dufite yago mumenyere wa wundi ushyurira, tukagira kampani cyangwa ingirwa kampani, njye naza kuyita ingirwa kampani cyangwa kampani itaramenyekana, y'umugabo bita ni Mike cyangwa Michel Estate. Hakaza ikindi gikura nkota ubukombe, kampani imaze kuba kasamutwe mu Rwanda, kampani imaze gutuza abanyarwanda benshi, kampani imaze kuba ubukombe ikazana abantu n'abandi mu mujyi wa Kigali cyangwa ikabatuza no mu gihugu hose, iyo bita KTN Rwanda. Iyi ni KTN Rwanda, ukuntu yisanze muri izi kabutende zo muri koridoro nibyo byabaye akasamutwe, nibyo tutari gusobanukirwa, so tugiye kumenya exactly bimeze biti. Turaza tukuba turi kumwe n'umuntu wo muri KTN Rwanda. Yago navuganye nawe, aba bafere bandi ntabwo nigeze mbabona, ariko nabo nagerageje gukominika abantu. Navuganye na Chita niwe muntu wavuganye n'aba bantu, nawe tugiye kuvugana nawe, turaza kumenya exactly, turaza kumenya we arabivugaho iki. Icyo dushaka, turashaka kumenya imva n'imvano y'ibi bintu biri he. Iki kibanza cya Yago cyaratanzwe, Yago yakirose nk'ukuntu yarose abatabagwe. Iki kibanza nticyaba kimeze nka wa mukobwa wa Yago. Twaje ni mukanya. ngo ni master solution. Mu yandi magambo ameze nk'umuceri wa kigori, urumva? Noneho ni ukuvuga ngo ahangaha ndashaka gufata baba tipe, uri kunyumva? None se Yago ntari buze hano batubwire? Ndashaka gufata baba kanda nzugi nkabasunikira iruhande. Ubwuze ba Yago se cyangwa ubuze ba Marishari? Ba Marishari mu yandi magambo ni abakanda. Marishari ariko ngo agiye mu nama Dubai, yagiye kubisoza. Ibyo ngibyo nibyo nshaka kugira ngo mpereho nonaha mu kanya. Reka nze nuvuze ko mwavuganye kandi ari we wamuherekeje kugeza ku kibuga cy'indege. Yes, aho ngaho Dubai. Chita yariye giti. Nta giti. Ibibanza ni byinshi. Ntabwo Marishari uretse uwo munsi cyangwa se uwo mwanya hano iki kintu mu gihe abantu bahageze gukomezanya no kuri Instagram aherutse gukora ku munsi w'ejo avuga ko kazi iminsi tubona. So ahangaha ndashaka kugira ngo niba abantu bahageze muze ngiye gutangira space, ijana ryarenze. Reka nze ijana se turi abakobwa ngo zamaze kurenga ijana, ndavuga inama z'umudugudu. So ndashaka kugira ngo hano nze kuba mfite abantu, haba ababyeyi ntugira ahantu ujya, turashaka kuvanaho amazimwe, kuko iyo bijemo kampani nk'izi ngizi, kampani abanyarwanda bizera, kampani abanyamahanga bayoboka, hakaza ugasanga irondo ryivanze n'ibisambo, twebwe nk'abavugizi ba rubanda cyangwa nk'akasamutwe, I have to show up, nkaza nkavuga nti ntabwo bikwiye muri irondo ryivangure n'ibisambo. Navuganye na Yago yampaye view ye, Yago afite ukuntu yansobanuriye, yewe Chita mvuganye nawe aravuga ati rero ngo dufata kugira ngo byorohe, ngika nguhereza ikiganiro maze gukorana n'uyu mugabo biraza kugufasha. So ngiye kumva uyu mugabo, uyu nguyu wambaye amashati afite kirimo imitwe, ntukigendereho. Icyo kiganiro kirimo imitwe myinshi cyane, arimo kuri manganya, ariko ndashaka kugira ngo twumve uyu mugabo. Ikintu gitangaje cyanambabaje, amagambo uyu mugabo avugiye kuri kamera yesterday, uyu nguyu ni Kabira canga.
arimo no kwivuguruza ucyumvise neza. reka kwivuguruza ngiye kugikina uyu mugabo njyewe bitewe navuganye na Yago ambwe ndaza kubaza Yago nibikunda Yago ndaza kumuhamagara ariko nawe nibidakunda Yago ndagerageza kumushaka ariko Yago yambwiye ko amaze kuvugana n'uyu mugabo akamusaba imbabazi akamubwira ko ntagiye kubishyira mu murongo. Ubwo turanasoreza kuba diaspora. Turasoreza kuba diaspora. Haleluya. Tukiri aho ngaho uyu mugabo nyiri gutanga ikibanza akagihereza Yago yakimuhaye ate aremera ko yatanze icyo kibanza. Numvisha arimo muri iki kiganiro harimo n'agasuzuguro afata Yago akamwita cyenyeji. Reka nze nsabe umukozi wo muri KTN aba yitegura, let me give her a link. Umuntu wo muri KTN ndashaka kumuhereza link aze kujoininga space aba hari anytime ndi bumubwire ngo azamuke aze kuzamuka nawe ngira icyo mubaza bisaze. Ariko Sunday urazamura abantu wowe nza gwaye uburenganzira bwo kuzamura Wavuze ngo umunyamategeko azi? ntabwo urabizi ko space zanjye ntabwo hari igihe Oya ntabwo avuga nuko yambaye amakanzu umunyamategeko. mumanure cyangwa umanurane nawe. Twihuta mureke twumve uyu mugabo iyi nyirabayazana uyu muroko uyu nguyu turaje mu kanya tubivimuzi tuze n'uburi manganya akorera aba diaspora turaje reka tumwumve. Muri abantu batatu bari kuri flyer hari Yago, hari KTN, hari n'uyu nguyu ngo Marishari, sinzi ngo niba ari Marishari niba ari Gatiki. Tugiye guhera kuri Marishari Chita amubaza ibya twese cyangwa iby'ikibanza yagombaga gutanga. Nituvayo turagaruka byose kuri kurava hanze uyu munsi kurajya hanze. Nayibajijwe kenshi uyu munsi y'abantu bari kwibaza kuri statement umuhanzi witwa Yago Pondat aherutse gukora ku munsi w'ejo avuga ko kampani ya Marshall Real Estate yamwemereye impano y'ikibanza ariko ntiyayihabwa. Mu bintu we ubwe bigaragara ko ashobora kuba yarabyandikanye agahinda ku rubuga rwa X cyangwa Twitter akomezanya no kuri Instagram. Nka kampani mwabyakiriye gute? Ubutumwa bwa Yago bwatumye abantu bibaza byinshi. Hari ibyo abantu bari kwibaza ese ubu Yago ikibanza aracyagihawe bitewe n'ibyo yatangaje cyangwa n'umujinya yagize. Abandi baravuga batese kuki Yago atahawe ikibanza uwo munsi cyangwa se uwo mwanya. Nagira ngo iki kintu mugishyireho umuco mbere yuko mukora uru rugendo. Ubundi muduciremo incamake byatangiye gute? Se koko bimeze Marshall Real Estate yateye inkunga igitaramo cya Yago ku busabe bwe nk'umuhanzi ni nk'uko n'undi uwo ari we wese yasaba kampani iyo ari yo yose kumutera inkunga. Turabikora dutera inkunga mu buryo bw'amafaranga ariko muri iyo nkunga twateye abateguye igitaramo cye bakozemo amakosa menshi aho kuri terms and conditions zo gutera inkunga bitubahirijwe ariko byagera ku gikorwa cyaho twamwemereye impano koko twagezeho mu mwanya tutanga impano ariko mbere yuko bimvayitinga kampani itangiye impano staff cyangwa se ababishinzwe baje kwisanga hahamagawe KTN kubera ko ari twe twari dufite briefing yuko tugiye gufata ijambo twaragiye ariko mu by'ukuri hahamagawe kampani yindi itandukanye no mu kujya gukosora bakoresha nanone indi terme idasobanura Marshall Real Estate bakoresha ngo Marshall Estate n'amakosa menshi yabayemo. So icyo rero twabasabye kuba twaganira tukabereka amakosa y'ibyabaye babikosore na Yago ubwe turaganira tumubwira igihe duteganya kumumurikira ikibanza turamumenyesha ariko iyo statement ikomeje gutrendinga hirya hino yaradutunguye. Kudutungura rero hakabaho kwibaza ngo ese icyo twatanze ni impano umuntu arategereza nta gihe kinini mu by'ukuri cyari gishize ku buryo utegereje yarambirwa cyane cyo bitewe n'icyo ategereje ni ikibanza ni ibintu biri very expensive. So rero ibyo ni bimwe nanone nk'uko navuze dufite inama n'aba investors iyo tuvuze ikibanza mu mujyi wa Kigali ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Ibyo ni imyanzuro ifatwa na board ya company bakamenya ngo ese igikwiye n'iki bitewe n'ibyabaye ubundi umwanzuro ukaboneka. Izina rya kampani ntabwo ryasizwe icyasha nkurikije uko byagenze kuko kampani iri kuvugwa ariko iri kuvugwa nabi ntabwo iri kuvugwa mu buryo buri positive. Gusiga icyasha kampani nibaza ko ari ibintu bigoye umuntu wabikoze ntabwo ari ku rwego rwo gusiga icyasha kampani. Yago bamugize kabwera
nanabwira ko ababashije kubibona mu buryo butari bwiza basanzwe bazi serivisi dutanga zica mu mucyo, bashishoza, kandi hakabaho no gukebura uwakoze ikosa, ko twese turi abantu turakosa, ariko nta gikuba cyacitse, nta gikuba cyacitse, kandi nawe ubwiwe nyiri kubivuga yagombye kurangwa n'indangagaciro za kinyarwanda, akagira umuco wo kwihangana no gushima, kuko hari akantu nabonye kari trend ngo umuco wo gushima no kwihangana bikuranga, bigomba kuranga umuntu, kuko umuntu yahawe impano yagombye kurangwa n'uwo muco. Mbere na mbere yuko complaininga ko ikibanza ataragihabwa, yagombye kuba tweetinga ashimira ko nibura yatewe inkunga mu buryo bw'amafaranga, kandi nabo babizirikana ko iyo amafaranga yo ntekereza ko atishyuzwa, ntabwo yishyuzwa, ariko yagombye kuba bishima ko bo barayabonye. Iyo rero babonye uburyo bwo kunenga ibitagenze neza ariko ntibashime ibyagenze neza, ku mikoranire yacu nabo uba ubona ko birimo ikibazo. hari ibibazo byombi bibiri utacika ntakubajijeho. Uruhande rumwe bati dukurikije uko tubibona Yago iki kibanza nta kigihawe, abandi bati iyi kampani yasizwe icyasha ikwiye kwiyambaza inzego cyangwa amategeko, kuko umuhanzi ni brand, umuhanzi ubwe ku giti cye ibyo yakuvugaho hari abashaka kubifata nka joke, hari abanyarwanda ngo ibi niyo byandi by'abatanga inka mu bukwe, ikibanza ntabwo ari inka, ntabwo ari kwa kuntu umuntu atanga itike y'indege mu bukwe. Ndahumuriza abakunzi ba Yago, umumuriza abakunzi ba Marshall Estate, bimwe mu binjyanye hariya guhura n'aba investors, aho navuze mu nama tuzahuriramo muri Waterfront hariya Dubai, umucyo uzaboneka n'ingaruka kuri icyo kibazo, ko ntabwo nafata umwanzuro njyewe, timu nini tuzareba igikwiye aba aricyo kijya mu bikorwa. Icyizere ubwo ni gike kuri bamwe, nta kintu natangaza aka kanya, bavuga ko iriya myitwarire ishobora gutuma urebye no mu busanzwe mu muco nyarwanda iriya myitwarire ntabwo ari myiza. So rero nanone tureba ishusho ya kampani, nicyo kampani yunguka n'ikihomba, tukareba igikwiye. Ubwo rero hamwe n'abankuriye tuzabitekerezaho dufata umwanzuro. mwaba muteganya kwiyambaza inzira z'amategeko mu kurengera brand yanyu? Nibaza ko byari ngombwa, ariko nta mwanya twabibonera. Brand yacu n'abanyarwanda barayizi, n'ikibafasha kirazwi, so ntabwo nibaza ko twabona umwanya wo kujya mu mitsi n'abantu badafite ibyo bahomba. Nibyo ngibyo. Yago ntabwo afite icyahomba, Yago ni ikihebe. Tamake z'urugendo mugiyemo ruzaba rugamije iki? Nuko niba mubyumvishe neza, aho ngo tuvuye kwa Yago, reka nze nsabe umuntu wo muri KTN azamuke. If you're around here, just come up, request the mic. Ariko mani ataraza urumva amagambo umugabo ari kuvuga yerekeranye, ubu se agiye kubaza aba investors ahaguruka kuri stage ngo bamufotore yemera ibibanza? Abaja ufunge mic yawe, abona guha ijambo. Thank you. Ufata space yanjye ukayigira akabari. Yvette ndagusaba uzamuke. Umuntu wo muri research, umuvugizi wa research, I mean wa KTN, please come over here. Hi. Can you please join my space? I send you the link. Yes, sir. Okay, join my space. Joining a space niyo bigukundira. Ego. Ukoresha izina? Munyaneza Yvette, n'ubundi nari ndiho ndi kubumva. Okay, ngaho zamuka sa mic. Reka twakire umuntu tumaze kumva ibyo iriya kampani ntoya, iriya kampani ikishakisha ikizamuka. Reka okay, Munyaneza Yvette. Okay. Yego dufata nababwiye ko ntazigera na rimwe mvuga ngo bavuze ngo turi kumwe na Yvette, how are you? I'm good, thank you. How are you? Do you hear me? Yes, I can. Going by the name Akasamutwe, niyube kino kiganiro, nishimiye kubana nawe hano. Murakoze cyane, nanjye nishimiye kubana namwe. Hallelujah.
So who we are talking to? Who is Munyaneza Yvette right now? Okay, Munyaneza Yvette ni umukozi uturuka muri KTN Rwanda uhagarariye icyitwa communication. Iyo ni position mfite muri KTN Rwanda. All right. So before we go on, can you introduce yanka ushobora kutubwira mu ncamake KTN Rwanda? KTN Rwanda ni iki? Bakora iki? Murakoze Bacuruza cyane. makadamia, bahinga ibireti. Turashaka kugira ngo tubwire first of all KTN Rwanda ni bande, bakora iki, hanyuma noneho ndagira ibibazo bibiri bitatu nkubaza. Murakoze cyane. KTN Rwanda ni ikigo gicuruza ibijyanye n'ubutaka. Ni ikigo kimaze imyaka 12. Ni ikigo kinini cyane gikorera mu Rwanda. Tukaba dufite office muri MIC. Flow yo hasi itangira, iyo ukinjira uhita ubona office yacu. Ni ibyo ngibyo dukora mu Rwanda. All right. Wow. Ndumva ari ikigo gifite ubukombe, ikigo kimaze imyaka na yindi gikora. Wow. Uvuga ngo murashikamye, murahamye. So Yego. nyuma yaho niba ureba ntuza iraho hejuru flyer, turibaza tuti ninde wigiza nkana hagati ya Yago na Marshall Estate Yego. cyangwa ni KTN? Mwisanze muri iyi saga mute, ni gute muri iki kibazo? Turashaka kujya mu tubwire uruhare rwanyu muri iki kibazo cyo gutanga ikibanza. Mwisanzemo mute, mufitemo uruhe ruhare? Murakoze cyane. Nk'abantu bakurikiranye ibijyanye na social media, natwe twisanzemo as KTN Rwanda. Natwe tubigiraho ikibazo, twibaza kuntu twajemo ko twebwe tujya muri concert ya Yago, twagiye nka KTN cyangwa se nk'abantu basanzwe, ariko ni nka kwa kundi ushobora kubona umuntu uzi ukahita ushobora gushaka kumusuhuza. So ni uko nguko abakozi bacu twagiyeyo na CEO twari turi kumwe, twicara nk'abantu basanzwe baguze amatike, ariko ntabwo twebwe twari twatenginze ngo company ze kugira ikindi kintu ikora muri concept ya Yago. Twari twatenginze bisanzwe. Nkurikije ibyo nakomeje mbona kuri social media, naje kubona ntazi company yemeye ikibanza, ariko mbona KTN bijemo, kandi KTN nta ruhare yagize. Okay. KTN nta ruhare yagize muri ibi byitanga by'urubanza. Mwigeze mwumva bahamagara iryo zina? Bahamagaye izina ryanyu muraryumva? Oya, ntabyo twumvise. KTN yaje kwisanga muri iyi saga gute? Mwabyumvise kuri social media, ariko hari mu gutanga icyo kibanza ntabwo mwigeze mwumva izina ryanyu? Reka pe, ntabyo. Ibi bintu byo kuzana izina rya KTN muri iyi saga cyangwa muri izi drama, reka nzite drama zo guha umuhanzi ibibanza ntibitangwe, hari ikintu bishobora kwafectinga ku izina rya cyangwa ku ishusho ya KTN? Yego, byatwafectinga cyane mu ruhande rw'ukuntu company yacu imaze imyaka myinshi, hakaba hari company ishobora gushaka kuzamukira ku izina ryacu yiyemeza ibyo itabasha gukora. Nimba koko KTN iyo myaka yose imaze yaramenyekanye, kandi hari abanyarwanda ifasha, yaba ari mu Rwanda ndetse no hanze, mu bijyanye n'ikibanza ndetse mu bijyanye na mituweli ndetse n'ubundi bushobozi itanga, ariko company ije vuba zigashaka kuzamukiraho kugira ngo ahari ryubaka izina, ariko icyo kintu kiratwafectinga cyane kuko bituma hari iyindi sura batubonamo abakiriya bacu. Niba mbyumvishe neza, ntabwo ikibazo ari Yago, ikibazo ni company nshyashya zishaka kuzamukira kuri KTN Rwanda? Yes sir, ni uko nguko ikibazo kimeze, nta bandi bashaka kutuzamukiraho. Ikibazo twebwe ntabwo ari Yago pe. Ntabwo ikibazo ari Yago? Bitangiye gufata umurongo. Yvette, turagushimishije ku bantu bashaka kubagana cyangwa ku bantu bashaka kugana KTN, muboneka he? Mufite website abantu babashakaho bakabasura, bigenda gute abantu babakeneye? Thank you so much sir. So nkuko nabivuze, dukorera mu mujyi wa Kigali muri MIC. Iyo ukinjira uhita ureba ibumoso bwawe neza KTN Rwanda byanditseho, and these ones who are not here in Rwanda, and we are very humbled to kubabwira ahantu mushobora kudusanga, nko ku rubuga mwadusangaho ari www.ktnrwanda.com. Ndagushimiye cyane.
ndagushimiye cyane Yvette. Ubwo ngubwo turongera ndatekereza ko niba hari umuntu ufite ikibazo araza kukibaza, ariko Mm. nashatse kugira ngo hano tuze gushyiraho umucyo, ntihagire Yes. abantu bafata umuhanzi wacu ngo bamurundeho itaka, Mm. kandi ntihagire kampani ikora neza itaragena ikibazo n'abantu. Nafashe umwanya wo gucukumbura bino bintu, mfata umwanya wo kubashaka, nagira ngo Mm. ibintu bishyire iruhande, yaba na Yago ntibamutere Yego. amabuye, yewe n'uwo nguwo Marishali, niba ari Marishali duze kumenya ni gatiki kubera iki Mm. yashatse kugira ngo iki kibazo Mm. agenda agicanire nka buji yake Mm. ayipfundike umuriro ukomeze kwaka. Ariko Sure. aya masaha ntabwo numva ntabwo ari ikibanza gusa, naje Mm. gusanga atari ikibanza uyu musore yashakaga gutanga, ahubwo ashaka gukora marketing. Ibi bintu yabikoze by purpose byo gucreate iyi drama kugira ngo abashe kubustinga cyangwa kwamamaza kampani ye, ariyo mpamvu ntekereza yakoze ibi bintu muri ubu buryo. Ariko wihangane, hano the That's true. people barabuze kukubaza ikibazo, ariko It's turava okay. ngaha Yes, duclearinze sir. izina rya kampani zimwe, turava ngaha Yeah. tugize byinshi dushyira ku murongo. I'm Yeah. very excited and waiting for those questions because byabaye ngombwa nyine ko tumenyekana mu bundi buryo ku bw'izo company like but we are ready for that. All right. Reka Yes, sir. twihute. Also Kim, my brother, Yes, brother. what's up? Nagusuhuje. Ndakwikirije. Everything is okay. Nawe ndizera ko umeze fresh. Ndakomeye. Ndashaka kubaza Yvette ukuntu KTN yinjiyemo. Ninde wayinjijemo, ryari, gute, kubera iki? Thank you so much. Kuyinjiza muri ibi ndi kubona hano bya social media. Ego. Okay. Ukuntu byaje natwe ntabwo tubizi. To those ones who follow social media so much and they know how things they be gone, kugira ngo abantu bazamukire ku bandi, kugeza ubwo umuntu ashobora kwiyemeza ikintu ariko aho kugira ngo gisohoze ugatunga undi muntu urutoki. Ariko twebwe ntabwo tubizi, ntituzi ukuntu byagenze, natwe twisanze gutyo ariko Reka ngufashe ntabwo ndi buze kurya imboga Oswakim. Yego. Ni ukuvuga ngo uko nabibonye, muze kumbabarira, uko nabibonye n'amakuru nakuruye, umuntu wakuruye KTN akayizana muri iyi saga ni umuntu bita Chita. Chita niwe twabonye akurura KTN ayizana muri conversation y'ibi bintu asubiza Yago. Ugerageze kunyumva. Chita ibigaragara afitanye imikoranire ya hafi n'umuntu bita Marishali cyangwa kampani ya real estate ya Marishali, ariwe twabonye wamukoresheje ikiganiro ku kibuga cy'indege. Nakurikiye ibikorwa nsanga anamwamamariza. ariko barakorana birazwi, aranabivuga hanze Tugende hari gakeya. ambassador. So ni ukuvuga ngo ntabwo simbizi ibyo ngibyo gusa, ndavuga investigation nakoze. Ni ukuvuga ngo Yago akimara gukomplaininga, abandi babibonyemo opportunity yo gupromoting ibikorwa byabo, ariko baterura kampani ya KTN bayizana muri zisaga. Bigaragara ko aba bantu ntabwo bafite gahunda namba yo guhereza Yago ikibanza, babikoze mu rwego rwa promotion. Kuko niyo mwumvise ikiganiro yakoze ku kibuga cy'indege, Chita yamubazaga ngo ese hari amahirwe ko iki kibanza kizatangwa. Mwiyumviye ikiganiro na mukanya. So mu yandi magambo, mbabwira ukuntu ibi bintu ari uguplayinga. Ibi bintu ari bashatse kubikora mu rwego rwo guplayinga cyangwa mu rwego rwo gukorera rwo gukinisha Yago. Ejo amara gukora kino kiganiro mumaze kumva, uyu munsi yahamagaye Yago. Ahamagara Yago yamushimye munsi y'ikirenge. Aramubwira nti usijyari ibintu ndi hafi kubitunganya. Ikintu n'abantu bari muri promotion, ariko bakazanamo KTN Rwanda yazanywe na Chita. KTN Rwanda muri iyi saga twabonye muri tweet Chita yakoze asubiza Yago. Wabyumvishe Osokim, ariko ndaje mpamagare Yago none Okay. hamukanya tubwire ko yajemo. Umva Godfather, ndabyumvise ariko sinsobanukiwe. Ese yayizanyemo avuga ko KTN yijeje Yago ikibanza ntiyakimuha, yayizanyemo mu buryo buri negative gute? Kuko niba yarayizanyemo mu buryo buri positive ndumva nta kibazo gihari.
nta buryo buri positive burimo. Ivete mwajemo gutya mu buhe buryo? Impamvu ni kuki muvuga ko muri buryo buri negative muri iki kibazo? murakoze cyane. Impamvu tubibona ko ari uburyo bwaba buri negative ni uburyo umuntu ashobora guhunga responsibilities. Umuntu yiyemeje ikintu azanyemo indi company, that's in terms of negativity. Cause iyo tuza kucyemera twari kugitanga, ariko mu gihe tutakivuze tutanacyemeye, why are we coming in those sibyo, why are we coming in those situation and we're finding ourselves mu bintu tutazi? Niyo mpamvu dutekereza ko ari negative. Ku bwacu twatendinze bisanzwe nk'abantu basanzwe, nta n'ikibanza twanatanze, nta n'icyo twanavuze. So that's why we are thinking like it's a negative way. umva Ivete, Yes sir. publicité niyo yaba iri negative n'ubundi ihora ari publicité. Yego. Kuva KTN atariyo Yago yishyuza, ndumva nta kibazo mukwiye kugira. Mm. Osoki Tukibaza why izo sosiyete ntoya zikomeza zituzamukiraho zivuga ko natwe turi muri abo bemeye ikibanza. none se Osoki Ivete amakuru avuga ko bibeshye bagahamagara KTN aho guhamagara Marshal, warayumvise ko wari uri mu gitaramo? Ayo makuru rero uko yaje ntibyakura yuko abo ngabo biyemeje gutanga ibintu by'ibibanza. Osoki mureka ntunganire uyu mukobwa uyu muvugizi wa Yego, cyangwa uyu muntu ushinzwe communication, umva ukuntu ushinzwe gahunda ituma, yego. ushinzwe itumanaho. Ni ukuvuga ngo aba bantu bacuruza serivisi, ugerageze kubyumva. Aba bantu bacuruza serivisi, bacuruza icyizere, baraganwa. Kuza umuntu agafata izina rya kampani imyaka 10 ikora unaribwo ari kuza, akaza agashyira imbere akayishyira muri saga, nta muntu uzongera kugirira icyizere KTN cyo kongera kuyigana ngo babahe serivisi kandi yumvikanye mu bwambuzi bw'ibibanza. Sinzi uri kubyumva. Abangaba bari Ndabyumva. kuzamuka nonaha baraza kumenyekana, of course bo bafite inyungu z'uko uko bavugwa kose, iriya ntoza wari uvuze uburyo bari buvugwemo bwose, aziro ngo bari buze kumenyekana kuko ntibazwi. So ariko gufata kiriya kintu abakiriya bari basanzwe bazi iyi company bayifiteho reference nzima, iraza kugaragara nabi. Reka twumve, sinzi ugerageze kubyumva. Ni company Niba nshyashya. ufite umwanya, Yego, umwanya urahari cyane. niba ufite umunota umwe n'igice nanjye ngira icyo mvuga. Take your time. Yego. Ndatekereza ko ari ejo, niba atari uyu munsi ariko banza ari ejo, nari ndimo kujya ku kazi nshyira kuri radiyo Rwanda numva Anita Pendo somye inkuru y'uko ngo Yago arimo kuvuga ko Masho, niba ari Masho Marshal, ni ikintu cy'icyaduka ndi kucyumva vuba aha ngaha, bamwemereye ikibanza mu gitaramo nuko ntibakimuha. Muri iyo nkuru Anita Pendo yavuze sinigeze numvamo KTN, ubwo biri ku mbuga nkoranyambaga byanze bikunze. Niba Yago ubwe wemerewe ikintu mubo yishyuza hatarimo KTN, ibyo ku mbuga nkoranyambaga nta impact nini byagira, ntago byakwica izina rya KTN. Kereka Yago ubwe ari uri kuvuga ko mu bamwambuye harimo KTN, naho nta muntu ushobora kwanga kuvugwa kandi hari ibyo akora. KTN mwijya muri iyi ntambara yo kwisobanura, nta cyasha mufite. Niba OMC yaribeshye mu guhamagara abaterankunga akabavuga, nuko muri izina rikomeye, ahubwo Yago kuki atari yabegereye ngo abasabe mu baterankunga, ahubwo akajya kwegera abadafite izina bashobora no kumwambura. So reka mbegarukiye aha ngaha turakomeza tuganire. Urakoze cyane. Mfite ikibazo cyangwa kubaza Oswakim. Aba bantu bafite uburenganzira, bafite n'impamvu yo gukiriyaringa izina ryabo, kuko ntabwo wakubaka izina imyaka 10 utanga serivisi nzima ngo haze simple individu from nowhere aze gufata izina ryawe ngo arikinireho. Ntabwo bikunda. Niyo mpamvu turi aha ngaha, murabizi ko twanga akarengane. Haba ababyeyi nk'umunyamategeko ukaba usesengura, ijambo ni ryawe. Wiriwe.
Mwiriwe neza Godfather n'abandi ndabashuhuje uswari salama. Njye ndashaka kubaza Yvette ikibazo kimwe mbere y'uko ngira intervention nkora. Bagiye mu gitaramo cya Yago ari timu nini ya KTN, ubona CEO wabo arishuwa ko nta kiganiro sofa kigeze kiba hagati y'umuntu wari wese muri iyi kampani na Yago. Niba yabirahirira icyo ngicyo inyuma yaho ndabaza ikibazo ndakomeza na intervention nashaka kubaza. murakoze cyane, ibyo nta byabaye. Okay, impamvu mbivuze ni iyi ngiyi. Nuza communication igenda, ibi bintu bishobora kugenda mu buryo bubiri. Umuntu bireba ashobora kugira ngo KTN yatinye Marshall Estate ko yuko bari bubatwara abakiriya bari buhanganire ku isoko bakoresha Yago kugira ngo abasebye. Icyo ni kimwe. In that case KTN mwaba mufite ikibazo internally cy'ubwoba bwa competition, ariko noneho as KTN nanone you have no right yo ku minimiza kunuza izindi kampani uvuga ngo ni ntoya cyangwa ni nini cyangwa ni nshyashya. Business is a business. Umuntu wese yachivinga goals iteka ubonye mu competitor akamenya izina ryawe yuko ubaho, icyo gihe uba utangiye kugera muri league wifuza kugeraho. Iyo ubonye mu competitor munini ugeze nuvuga ngo rero kuva mwamenye izina Marshall Estate deje ubwo campaign yabo yakunze. Ikindi navuga ni kimwe, Marshall Estate nuza uburyo bihagaze kugeza uyu munsi, ntago ntekereza yuko mu by'ukuri birimo kujwa muri favor zabo aka kanya, kereka niba Yago yiyemeje kuzatsindwa urubanza muri iyi deal. Ndabivuga kuri iyi mpamvu bimaze kuba inshuro nyinshi cyane kuri izi social media, tubona every time Yago afite ikintu arimo kugira create drama, every time ageze abanza create drama. Niba ari kimwe muri izo drama afite gahunda yo gucreate, ubwo izina ryanyu riri clean, ahubwo mwagombye kuzasubira inyuma mukabaza mukareba exactement amasezerano ari hagati ya Chita, kuko Marshall Estate yakoze move nziza cyane. Ntago Marshall Estate y'ubwayo yigeze imentioning izina rya KTN muri iyi drama irimo kuza. Nundi muntu wo hanze maybe tutazi icyo apfana cyangwa se n'ibindi biganiro biba hagati ye na KTN, ariko wa mentioning tutazi ibyo apfana na Marshall Estate, ariko bafitanye imikoranire ni bari Chita wa mentioning izina KTN. Ibyo bapfana urabyivugiye ko bakorana, barakorana, ariko ntago tuzi the exact terms za contract zabo. Ntago tuzi niba ari umwe mu bakorera Marshall Estate cyangwa as an employee, cyangwa niba ari afite amasezerano. Uko bakorana kose arimo kubakorera biragaragara. None brand ambassador niwe wazanye KTN muri iyi drama itagombaga kuba irimo, kuko sofa ntago hari ahantu henshi nagiye numva amaudio ba playing byabereye mu gitaramo cya Yago, nta hantu nigeze numva bazana mention MC yakoze avuga KTN, kugeza ubu ngubu ntayo. Hanyuma rero niba babikoze gutyo, biragoye yuko bavuga ko Marshall Estate, nubwo umwe mu bantu bari ku ruhande rwa Marshall Estate ari we wayizanye, kuko wabonye mu gisubizo cya Marshall Estate kuri account zayo za social media bo birinze ku pointinga ibyabaye, bavuga ngo hari ibitaragenze neza. Rero ni kimwe muri ibyo ngibyo. Niba hari ikintu gishobora guhaminganuza brand ya KTN, ubwo bazakibaza Chita, niwe wazanye KTN muri iyi drama. Niba nta nacyo mudashaka kubikurikirana, that's fine, ariko by extension mwakurikirana Chita, by extension bikagera kuri Marshall Estate. Kimwe nuko Yagowe
ashobora gusanga nyine ni kwa kundi dushobora kuba tumumenyereye ubwo tuzamenya finale nyuma y'icyo yari agamije. Bimaze kuba byinshi muri ino myaka by the way. Hababye ntabwo uyu munsi ntabwo ndi bwemeranye nawe, kandi ni ko biba bigomba kugenda. Ahangaha ni agree to disagree. Iyo turi mu biganiro nk'ibi ngibi birimo kungana ibitekerezo cyangwa kwangana ibitagenda. Usoki Karame, reka mfate undi munota umwe. Pascal arakoze, kandi iyo abantu badahuje buriya mu biganiro nibwo ikiganiro kiryoha. Arakoze cyane kuba ngize Imana nsanze tutarimo guhuza. Ibi bintu nimuzabisesengura neza muzasanga Masho, simbizi niba ari real estate, niba ari Masho estate, I don't know. Nubwo ndabona logo yayo ndi kubyumva gutyo gusa. Ishobora gukorana na Yago kugira ngo bareme iyi saga igatangira nk'aho ari ibintu biri kwica izina rya Masho estate, ariko bigamije gutuma imenyekana, kuko ishobora kuba iri muri campaign y'igifute kugira ngo imenyekane. Ariko abantu bayo aba communication strategist bayo baba barimo kubyica cyane, ntiramenyekana ngo ishinga imizi nk'uko KTN imaze imyaka 12, noneho igahita ishaka kumenyekanira ku kuba yarambuye umuntu icyo yamwemereye. Yaba itangiye nabi cyane, yaba itangiye nabi. Ntabwo uko abahanzi barema ikintu gituma bagiye gusohora indirimbo bakiyaturiraho ibintu bibi, ariko company yabikora, waba yabagiriye inama yaba yabashutse. Naho ngewe uko ndi kubibona, uko ndimo kubibona, nuko biri kuvugwa, nuko biri gushushanywa kugeza ubu, KTN nta kibazo ifite, ntabwo izina ryayo ryahungabana mu gihe Yago ubwe atari kuyivuga nk'iyamwambuye. Ibyavugwa ku ruhande ni bya bindi bisanzwe, ni bya bindi Godfather yigeze kuvugwa nabi, ni kwa kundi abantu bo kuri social media bazwi bajya bavugwa nabi. Senderi Eric Senderi nuvuga ati mu kibuga bataka ufite umupira. KTN rwose uyu mukobwa uyivugira hano, nimutuze mukomeze mwikorera akazi. Kizaba ikibazo igihe Oscar Kim muzamukatira ikibanza agasanga metero mwavuganye sizo mwakase. Kizaba ikibazo igihe mwangurishije ikibanza cy'undi muntu. Naho ibi ngibi rwose biriya you are safe, mwikomeze mwikorera akazi kabisa. Naho kuvuga ngo abato bari gushaka kubakiraho izina, ibyo si ikibazo. Amapera iyo turi abana turayahanura tukayarya, ntibibuza igiti gukomeza kuzamuka. Iyo ufite icyo utanga, iyo ufite abantu aho bashobora kuririra, bafite ishami bashobora kunaganaho, ibyo si ikibazo, ntubabuza. Kandi mudakoze cyane still uwo yazabacaho. Mwirangazwa n'ibi ngibi, ahubwo mukomeze munoze service, ntamwe mugaragaza ibyo muri gukora. Naho ubundi rwose ibi ni affaire toto. Murakoze cyane. urakoze cyane. Ndaje ngarukeho Hababye, reka twumve co-host hanyuma tuguruke kwa Hababye gato. Sorry gato. Urakoze ko Hababye yahita asubiza. Nashaka kumubaza akabazo. Abantu bazi Marshal Osaki ntabwo yizi yenda, ariko njye nagize amahirwe yo kuyumva igihe kirekire. Ntabwo itandukanye na Chita yahereye kera yivugira. Ubu tuzi ko ageze no kuri kuba brand ambassador. Ntabwo nigeze numva impamvu ababyeyi ari kuvuga ngo icyo Chita yavuze kandi bizwi, yaba nuko we afite amashusho abiri, afite amashusho y'umunyamakuru niyo ari kubavugira, aba yajyanye na televiziyo ye nk'umunyamakuru ashaka inkuru, ariko birazwi ko Chita ari brand ambassador wa Marshal. Navugaga ngo niko nashaka kwenda utwumvishe ukuntu uri kuvuga ko ikintu Chita yavuze uri kuvuga ngo keretse cyavuzwe na Marshal. Noneho uranavuga ngo i-company ntoya nta kibazo, ntabwo umuntu yakombye kwisuzugura, ariko kandi company nini ntabwo ifite uburenganzira bwo gukorera marketing intoya. Nkibaza company ntoya yuririye ku nini, aho harimo ikibazo. Noneho ukanatubwira nk'umuntu ubizi ahantu uri gutandukanyiriza Chita na Marshal. Urakoze. Hababye arakoze Sande. Nagira mubwire, nuvuga ngo mu bijyanye no gukurikirana company cyangwa se n'ibigo by'ubucuruzi, ntago umusubcontractor ikosa yakoze
ushobora kuriryoza umucontractor mukuru. Bishatse kuvuga ngo iki? Icyo Chita yavuga akoresheje nuza imbuga nkoranyambaga ze nka Chita, cyangwa se azikora nuza nka Chita Magic, ariyo company isanzwe ifatanya amasezerano n'ikindi kigo, uretse aramutse abikoze abyerura ko ari mu izina ry'iyo kampani. Bishatse kuvuga ngo uyu munsi nshobora kuba ndi donc dufate Chita nk'umukonsulta wa Marshall mu bya promotion na branding na promotion. Donc icyo gihe ntago ushobora kubireba n'amaso ukabona hari icyo bihatse, kuko ibyo byose mu bantu bose bakora imbuga nkoranyambaga, kubera icyo ari Chita wasubije bwa mbere, icyo ni ikintu ushobora gukeka nyine nk'umuntu ukavuga ati uburenganzira cyangwa impano yo gukeka nayikoresha muri aka kanya, nkavuga ngo aba bantu bafitanye isiri. Ushobora kubyuka ukavuga ati mu bantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga ni Chita wavuze bwa mbere, avuga nk'ufite amakuru y'indani y'ibyaturutse muri Marshall Real Estate, ariko nta na rimwe ushobora kubyerekana uretse uramutse ubonye correspondance igaragaza yuko Marshall Estate ariyo yatumye Chita kuvuga biriya bintu. Ubwo uwabikurikirana, donc uko involvingamo izina rya KTN, ubwo wabikurikirana nka KTN byamusaba yuko agira andi makuru y'indani agaragaza ibimenyetso, sino ntago wapfa kubihuza ijana ku ijana biramutse bigiye kure mu manza. Ariko ikintu kiri Oswald yavuze tunemeranywaho cyane, ahubwo kinagaragara mu bimenyetso, cyatangiye kwigaragaza mu bimenyetso. Birashoboka ko marketing ukoresheje crisis ibaho, bibaho, ariko bisaba ubuhanga mu kuyipima kugira ngo ubashe kugenzura aho iyo crisis iri bugarukire, n'ibyo iri busenye ubashe kugira aho ubigarurira. Ariko kuvugana na CEO cyangwa na boss wa company yinjiye muri reputational crisis, akaba yuriye indege agiye avuga ngo bakamubaza ngo ese ngo murakurikirana mu rwego rw'amategeko, undi akavuga ngo twagakwiye gukurikirana ariko turabona nta mpamvu, ngo ntago wagira. Donc babandonye urubanza hakiri kare, kandi still ijambo ryavuzwe ntago wigeze arivuguruza ry'uko je suis désolé reka nkotinge yago, kubera ko nyir'ubwite ntago yigeze ashaka guharanira kubisiba. Yago we wavuze ngo nibakomeze batuburira aba diaspora. Kubera iki Masho aka kanya adafite ubushake? Ikibazo cya mbere wakabaza nuko kubera iki Masho muri aka kanya adafite ubushake bwo kujya kuvuguruza ibyavuzwe na Yago ko batuburira aba diaspora. Kuko one ni umuntu bakoranye, icyo ni kimwe, kuko bishatse kuvuga ko niba barabiganira bakageza ku gihe bapanga gukora konseri, akamuha amafaranga yo gukora konseri, ni umuntu bavuganye, basanzwe bagirana imikoranire, watanze statement. Iyo statement ntabwo yakagombye gufatwa nk'iyoroheje kuri Masho. Ndemeranywa na Oswald yuko ntabwo ari big deal kuri KTN really, kereka nihagira umuntu ukomeza kumentioninga KTN muri iyi deal, uwo warabashaka ka munani, ariko uwabanza gukurikiranwa wa mbere yaba ari Chita, kuko niho zanye impuzu. Ababyi hari ikintu mutari kubona, muri no kwirengagiza ku ruhande rwa KTN. Urimo kunyumva? Ndakumva. Izina ryayo ryaje rigaruka nk'abantu bemeye cyangwa bambuye Yago ikibanza. Ntabwo izina riri kuzamo neza. Ugerageze ariko kubyumva. Godfather, Oui. mu bantu Yago avuga ko KTN itarimo kandi ko ari ufite ikibazo, urumva of course ntabwo twareka kuganira niba hari barimo kugenda bacomekamo KTN, ariko nyir'ubwite nyirizina Yago nta kibazo afitanye na KTN, ntabwo ayishyuza, nta nubwo ayivuga ko yigeze imwemerera ikintu runaka. Sorry gato, sorry to interrupt.
sorry nari nagize ikibazo, nari ngeze kwa muganga ko nari mfite umurwayi, so gusa icyo nagira ngo nsezere mbabwiye KTN Rwanda tumenyera abantu batwiyitirira mu bikorwa bimwe cyangwa ibindi, gusa nta kibazo twebwe dufite, turakomeje gutanga serivisi nziza nk'ibisanzwe. Umugoroba mwiza. Mbere y'uko ugenda Yvette, ni ubuhe butumwa wahereza aba bantu bakomeje gusombera ku izina rya KTN? Urakoze cyane, icyo nabasaba kandi n'ikintu wasaba abanyamakuru bakomeje kurizana muri iyi saga? ego murakoze cyane, ikintu nabasaba cyane cyane mutwihanganire, amakampani akomeje gukora ibindi bintu kitwa KTN, mutwihanganire, twe KTN dukunda abakiriya bacu, dutanga serivisi nziza, kandi ikiruta mukomeze mutugane muri benshi, turacyari babandi muri mike niho mwadusanga, icyo ngicyo nicyo nababwira, ubundi twese dutera imbere. Murakoze. Ku bari mu mujyi wa Kigali, mbere y'uko ugenda, mu mujyi wa Kigali babasange hehe physically, hanyuma kuri platform twabashakiraho ku bantu batazi KTN ni hehe, mbere ko ngusezera? Murakoze cyane, hanyuma aho mwadusanga ni kuri mike, neza ku muryango wa mike, ukinjira kuri checking uhita ureba ibumoso bwawe hari KTN Rwanda, aho ngaho niho udusanga, niho ofisi yacu iri kandi ihoraho. Hanyuma kuri platform mwadusangaho ni www.ktnrwanda.com. hanyuma telefone mwadusangaho ni 078 314 mu Cyongereza 078-300-1414. It is even on WhatsApp. Any service turayibahereza uko mubyifuza. Ego. Ndagushimiye Yvette, wakoze cyane kandi thank you so much kuba witabiriye ubutumire bwanjye ukaza kugira icyo clearinga kuri company ya KTN yakomeje gushyirwa mu majwi n'izi company zindi yewe n'ikibazo cyayo. Ndagushimiye. Thank you too, sir. Have a good evening. Bye. Aha. Reka mbabwire ikintu kimwe mw'abantu mwe. Soki tugiye kurebera hamwe tuvugisha ukuri. Uvuga ngo ibi bintu tugiye gukurikira yaba yago kwisanga muri isaga ntuzabivuze neza none mu kanya ababyeyi icyo dushaka ntabwo bikwiye ko company maze imyaka 10 ikora ifite umurongo ikoreramo kuyizana mu bwambuzi. Of course KTN nubwo muri kuvuga ngo ni ceceke ibirebe aya masaha ko umuntu ashobora gufata izina Oswakim tuzi rimaze kumera nk'amasara bwayi yo ku Nyundo, kuva umuntu ashobora kurizana n'akarishyana mu kabari ko kwa Mutwe bako yambaye icupa rya Mitsingi, ibyo bintu biteye isoni. No, of course Oswakim arahaguruka cyangwa abakunzi Oswakim baravuga ati no ntago bikwiye, ntago bikunda. Sometimes kubaka izina ntabwo ari imikino. Kubona KTN aya masaha, of course KTN ni uburenganzira bwayo kubaka nani trust yayo mu bantu cyangwa ibagakomeza no gusigasira imikorere yabo myiza. So kuyibona ishobora kwisanga mu kavuyo nka kariya rero, kandi umuntu uri kubikora bakabikora ni gute yaje musana uburenganzira bwabo vraiment ngiye niko mbyumva ko bashobora kwamagana iki kintu izi company nto. Ariko tugiye kuvanga mu kanya numvishe Sande asobanukiwe neza cyane aba bantu bitwa Marishari. Aba bantu mwashatse kumenyekana mureke tubamenyekanishe kuko turamenyekanisha ku mabimukorera aba diaspora. Ibi ngibi turabivuga turabivimuzi, ntabwo ibi ngibi biraza kuzura kabuze. Yago yarabyanditse, Yago aravuga ati mwabantu mwe nimwe muzanye ibi bintu mutimara kumpa ikibazo nashatse kumenya abantu bampaye ikibanza mbavimuzi menya baribo amabimukorera aba diaspora tugiye kuyavimuzi. Sande numvisha ibintu by'aba diaspora bize katwumve aba babyeyi, hanyuma naho tugaruke tureba ubundi aba bantu ni gati ki ko numvishe diaspora yameze amahembe. Fata ijambo bwana aba babyeyi. Godfather yamubwira kera ubuvuzi butaratera imbere, uyu munsi ngira ngo nta ba magendu ukibona mu Rwanda. Impamvu nta ba magendu ukibona ni uko ubuvuzi busigaye buri accessible ku bantu bose n'ibiciro biri affordable. Kera nuza turabizi kera ubuvuzi bwarahendaga, bityo umuntu akaba yagenda watoraguye urushinge munsi y'ibitaro akashyiramo amazi akaza gutera umuntu. So c'est normal yuko n'undi muntu waba ashaka
kurira ku izina rya kampani nini ariko adafite ibisabwa ashobora gukoreya skandari nk'iyi ngiyi, ibyo birashoboka. Ahubwo ikintu njye navuga ni kimwe, uyu munsi bitangeho umugabo hakiri kare. Haramuka iriya kampani itajyanye Yago mu rukiko, turamenya ko swat ibyo bavuze ari byo cyangwa se ari isiri bari barimo nk'uko basanzwe batugenza muri ibyo ngibyo, nabwo duhita dushidikanya kuri credibility yabo, kuko iyo umuntu afite reputation arayirwanira. Icyo ni kimwe kandi kigomba kubaho mu bijyanye na marketing. Iyo umuntu afite reputation arayirwanira. Niba Yvette ajemo hano kwari kugira ngo adefa KTN, ariko ntabwo bivuze kuba wagerageje kuvugana nabo muri Marshall Estate ntibakusubize bagaprefera kubinyuza muri channel zabo. Ni byiza, bibaho, kubera yuko kwinjira muri deba udashobora gukontorora, ubizi neza ikibyihishe inyuma bishobora kukugora, donc bafite impamvu zo gukwepa. Ariko muri aka kanya nibatajya mu rukiko ngo tumenye hagati yabo na Yago ninde uvugisha ukuri, kuko ntabwo ari ikibazo cy'impano y'ikibanza. Ikibazo cy'impano y'ikibanza cyo kiri clear. Nta muntu kuri isi ya Nyagasani urekarama impano, na bariya babitanga mu bukwe no mu ntuza no mu konseri. Nta muntu urekarama impano. Impano urategereza nyirayo akayiguha, wowe kwemera akayiguha. Byagera n'igihe ubona bitinze ukazajya gutebutsa ukamutura inzoga bikagira gute. ngira ngo ari mu muco nyarwanda, ari no mu mategeko, nta hantu na hamwe umuntu ashobora kujya kurekarama impano ngo wanyemere iki ngiki none ntiwakimpaye. Ariko niba atarirwana kuri reputation yabo, turamenya yuko nyine hari aho bahagaze mu ntuza ku giti cyanjye. Ndamenya yuko hari aho bahagaze mu ruhande rwo kuba swat ibyo Yago yavuze ari byo, bityo bakaba batinya kujya mu rukiko kugira ngo atabiprove bagatsindwa, cyangwa se ari isiri bari barimo nyine ryo kuririra kuri iyi saga, nabyo bigabanya credibility yabo. Niba batanga serivisi nziza, kubera iki badashaka kuharanira guclearinga reputation yabo? Murakoze. None se Habame, ubundi niki baprovinga ko babivuze ntabwo ari twese habamenshi twumva? kavuke, ni Hababye, hababyeyi. sorry. Usohoka imbere WhatsApp yawe. Niki baprovinga ko babivuze twese twumva ko bahagurutse bo ahubwo ari muri no kwirengagiza. We ahaguruka yaravuze ngo ejo mu gitondo, sinzi ejo mu gitondo muri Marishal icyo bivuga, yaravuze ngo ejo mu gitondo Yago azaze tumwandike ikibanza mu mujyi wa Kigali. Ubwo igitaramo cyabaye muri weekend, yenda ejo mu gitondo hatabaye kuwa mbere, yashaka kuvuga se icyumweru gitaha, yashaka kuvuga umwaka utaha, yashaka kuvuga hari ibintu twebwe tukora bikazamo amarangamutima. Yes, ntiwajyana umuntu mu rubanza, usibye ko nabyo mbishidikanya hose ndi umunyamategeko, ariko ikintu umuntu yavugiye mu ruhame ngo wibihuza no guha inka no kugira gute, umuntu yabivugiye mu ruhame. Kandi mwibuke ko hari akantu muri kwirengagizaho, yari n'umuterankunga, yanabivuze mu kiganiro avuga ngo twamuhaye n'amafaranga. Niba kubara yari umuterankunga we, kuki icyo kibanza nacyo atacyongeye muri kontara ngo avuga ati tuzaguha amafaranga yenda yo gukodesha ibyuma twongereho ikibanza bikaba ngombwa ko ahaguruka mu bantu akabivuga, akavuga ngo ejo mu gitondo. None mukavuga muti Yago ubu hashize amezi angahe sinibuka, 2 cyangwa 3. Ubu Yago koko kwihangana kuva ejo mu gitondo hacyagiye kugeza uyu munsi, wowe habababye, nubwo nta rubanza rurimo, kw'ibintu byajyaga no mu miryango, umuntu akakwizeza ikintu ukamuteza imiryango, kuba imiryango dusigaranye ari twebwe dukorera hano tutazicara mu mbuga ngo tuganire. Kuki twumva ko Yago twabyitiranye no gutwika? Yes, wageza kuvuga koko Yago agira udusaga, ariko iyo azana agasaga akaza atubwira ati hari umuntu wanyemereye ikibanza tutarabyiyumviye, twari kubivuga. Iyo azana saga itaje mu yandi makuru tuzi tutari butangire hano, twari kubyemera. Iyo aza tutaramubonye Bugesera avuga ibibanza bya miliyoni ngo 2,800, twari kubyemera. Iyo aza tutaramubonye ejo bundi ajya gutaha inzu yubakiye umubyeyi, ajya kuyifotoreza hatari nayo wayubatse, yarubatswe na Sabe, ibyo twari kubyemera.
niba ibintu tutabizi tujye tubigendamo gahoro. Ejo bundi aparika ijipe ye akifotoreza ku nzu yubatswe na Sabe, ibyo bintu twe tuba tubibona tukabyihorera haba babyeyi. uravuga nde Uyu mugabo muturi kuvuga uyu Yago muri bamufata amashusho akuramo inkweto isize neza, ari mu byaro hari ibyondo, bakamufata amashusho, ishusho ikarangirira ikirenge cye kirangiye, aho bari kwiyakira n'umukecuru bamwubakiye inzu, nta n'ijambo bamuhaye, nta n'ikintu yavuze. Duheruka ashingura ikirenge mu ijipe y'umukara n'ikositimu y'umweru cyangwa ya beige, birangirira aho ngo ni real estate. Bro, mujye mureka business, twese turazizi turazikora, tuzi n'inzara iri mu Rwanda, tuzi nuko Chita impamvu ashobora kumuvugira atazi n'uwo ari we, ibyo ni ibintu bizwi. Ariko reka tujye tuba twe kuvuga ngo Yago turamuzi, ngo n'ubundi namarira. Uzi ko hari abantu bashobora kuzica umuntu bavuga ngo n'ubundi ararira, umwana murizi nta kurwa urutozi n'ubundi ziramurya akarinda anogoka. No. so okay. wowe kuri Oswaki muranyumva Oswald ndebera uyu hababye umva Godfather, we ntabwo natse uruhushya. message naguhaye uyivuye ariko ntuvuge iyo yavuye, sinzi niba wayumvishe. Ndaje mu kanya mumpe uruhushya, ndi hafi yanyu kugira ngo mbatege amatwi, ariko I'm not allowed to open my mouth. Okay, hababye Ababyeyi bakomeza. Sandra, reka nkubwire, subira inyuma mbere y'uko igitaramo kiba. Abantu bo muri ya company bicaranye na Yago muri press conference, nyiri company Ndahareba. nyiri company ubwo yaravuze ngo Yago yashimiye nyiri company ko yamuteye inkunga. Nyiri company yaje avuga ngo Yago niyitwara neza mu gitaramo, ngo igitaramo kikagenda neza, turamuha gift. Siyo declaration yakoze. Narabyumvise, komeza. Urimo urambwira ko biriya bintu batari basanzwe babiziranyeho ko ari deal bari bukinire kuri stage. Icya kabiri, none se bagiye kubaza body ye gute nonaha? Body bagiye kwibaza iki? nyine se arayibaza iki iriya ni deal tuve kuri iyo body ikintu ndiko hababye umva ikintu ngusaba ikintu kimwe sibyo. Manzi urebe WhatsApp yawe, ariko si ngombwa ko ntabwo nemerewe kubishyira hanze. Manzi wumve WhatsApp. Yego. Ahangaha nje niyo mpamvu naje gukora iyi space, ndashaka kugira ngo muri uwo mwanda wabo bakina, muri ubwo bugoryi bwabo bwo kwamaza bazanamo amasaga, urumva, bakuremo ikigo cyitwa KTN Rwanda. Ugerageze kubyumva, mbabarira wumve iyo audio nguhaye. Razi, mu gihe akiri kuyumva umwanya n'uwawe. Okay, thank you kumijambo. Ariko ibintu abavuze bitumye mbihindura icyo nari ngiye kuvuga. Avuze ko iriya Marshall yari yabwiye Yago muri press conference ko bamusapotinze. Njyewe nari ngiye kuvuga ati Yago afite rezo yo kwishyuza. Why? Gukora igitaramo ni ibintu bihenda, aba yatanzemo amafaranga, yakoze a lot of work na energy n'ibiki. Noneho kugira ngo umuntu aze kuri stage aze kugufatiraho audience yawe nta kintu yakumariye, nta kintu wenda mwavuganye ngo abanza kwishyure, akaza gutanga false information yuko azagufasha ari ukugira ngo yigaragaze on your stage. Njyewe Yago bafite rezo no kumurega no kubisaba igihe cyose ashobora kubisabira yabisaba. Ariko kubera ko uyu avuze ko bari bafitanye niba nkumvishe neza. Oui. Lot of work and a lot of work. A lot of work, yes. A lot of work. A lot of work, man. In English, my friend. Man. A lot of work. It's a lot of work. So a lot of work. Urumva, so bitwara energy, bitwara amafaranga, bitwara stress, ko ibiryo bitaramo ndabikora bizi. So nta kuntu umuntu ashobora kuza from nowhere ngo aze kuguprofitira your ntuza audience yawe, aze gupromoting ikintu cye ntacyo mwavuganye, ntacyo ari buguhe. Niba bivuze imbere y'abantu rero nagitange no matter what when, niba umuntu abaje igihe kinini ategereje yakagombye kumwishyura. Naho umuntu uvuze ngo atajye kumurega uyu Marshall, yes, yakagombye kwishyura. Yabawe nuko uyu nguyu yaravuze ngo bazarege Yago. Reka ngusubize, nuko waravuze ngo bazarege Yago, ahubwo Yago ninjye wakagombye kurega abo escrow. That's what I'm trying to say here. Niba mwumva aho nshaka kujya, right? So niba rero ari aba escrow ntibakajye baza ku stage z'abantu baze guprofita, ariko niba barimo gukina na game zabo, that way we don't know.
reka nkubwire ikintu ndumva kimwe reka nze nkorohereze razi wi njye ukuntu ndi kubona bino bintu mhm yaba Chita mhm yaba Yago mhm n'iyi kampani bavuga ko yibye n'abadiaspora kenshi cyane mhm nta gakino barimo ni ibintu bakinnye which is so dumb and stupid. Sorry. Anyway, they can play whatever ahubwo they want. bayikinnye Yago batamubwiye ko ari imikino, that's the problem. I buriya guess se think so. Ntabwo Yes. Kwa yari kweli uretse urimo gato kubabarira. yari no azi ko bari seriye. reka mbabwire ajya ku kibuga cy'indege yakorana ikiganiro na Chita akamubwira ko nyine biriya mwabonye cya kiganiro nabakiniye uyu munsi agahamagara Yago akamubwira ko agiye kuva Dubai akazi ibintu bakabijyana bakabivana mu nzira Nuko Yago bakabirangiza yashyizemo amahoro diaspora. Yes. Yago Hariya no yaramukomerekeje. ikintu bita Mhm. diaspora. hari ikintu mutari kumva Mm. Yago yazanye muri diaspora avuga ko agiye kumena umuceri w'uriya mugabo yesterday umunsi umwe ushize uyu mugabo ageze ku kibuga cy'indege yahamagaye yakoranye ikiganiro na Chita urimo kunyumva mu kiganiro bakoranye na Chita cyari cyo gukasa Yago mu byumvi bagaragaza Mhm. imyitwarire ya Yago mibi n'indero nkeya n'ibyo yakoze bidafite umuco nyarwanda yego bishobora no kumusunikira kutabona ibihembo yari yemerewe cyangwa iyo mpano nk'uko twumvise kiriya kiganiro ku kibuga cy'indege uyu munsi uriya mugabo ageze Dubai yahamagaye Yago kuri telefone urukumva Turakurikira. ati muvandimwe ugomba kumbabarira ningera i Kigali kibanza tuzahita tukiguhereza bakuri sinzi muri kumva ibyo bintu ibi bintu nkavuga nti ayo macuho yabo n'ubwo ayo manyanga yabo babikore bavanyemo izina rya kampani Chita yakuruye akazana muri izi saga arikuremo iyi kampani tuzi imikorere yayo kuva imyaka na yindi myaka 10 irangiye bakora KTN Rwanda ntabwo ntekereza ko hari ahantu na hamwe irisanga mu kibazo bakora kinyamwuga bakora ibintu byabo biri professional ariyo mpamvu ngiye ndi naha ngaha bakora izo saga yaba Yago bari kumurenganya Yago afite umunwa wivugira Yago azivugira azanabishyira ku murongo ngira ngo yatangiye no kwivugira ntabwo yategereje bya bindi yaravuze ati mwa bantu mwe bite byanyu n'amabi mukora murashaka kunkora ibyo mukorera aba diaspora nari naracecetse ariko ubwo bizanye murashaka kunkora ibyo mukorera aba diaspora Yago ashoboye kwivugira ariko ibi bintu byo kuzanamo ikigo gisanzwe gikora nibakuremo kino kigo cya KTN bafite imikorere yabo bano bantu bafite uburyo bakora kinyamwuga birababaje kubona ushobora ntabwo ntuzabivuze neza Oswakim ariko mukanya ndaza mbahereze ijambo nabo birababaje kubona bashobora kuzanamo saga bakazizanamo kino kigo cy'ubukombe gifite uburyo gikora bwa kinyamwuga sorazi Yago ashobora kuba arengana umwana murizi ntabwo akizwa urutozi Yago tumuzi nkuko biragoye cyane kugira ngo twumve ko Yago arengana aya masaha bitewe n'ukuntu Yago tuzi nawe arakasa mutwe ariko ikigaragara Yago hano bashobora kuba baramukoresheje ariko niba mwumvishe interview y'umugabo neza nongeranye bakirimo gatoya mwumve yababajwe nuko mubabarire mwumve impamvu adashobora guhereza Yago ikibanza cye ngo izina ngo barisomye nabi ngo bari gupresenta ngo abagiye gutanga ikibanza ngo basomye izina ryabo nabi no kuvuga ngo uyu mugabo uyu mu diaspora uyu mugabo niba ari Marshal bo ikintu cyamubabaje kurusha ibindi gituma n'icyo kibanza kidashobora kuboneka mu kiganiro yagiranye na Chita nuko bavuze izina rye nabi muze kubyumva neza bameshoninze izina rya company nabi mbere yo kuvuga KTN Rwanda ngo banasomye iryo zina nabi ngo bivuze ko igitaramo cyateguwe nabi ariko tuje kumva ko yari yatizo na condition ko Yago igitaramo nikigenda neza bari umugenera impano iyi impamvu idasohoka igitaramo ntabwo cyagenze neza mugerageze mu byumve none se bro ko yavuze yatanze ikibanza bamaze kumuvuga nabi ko bari bamuvuze nabi ikibanza gitangira giki reka tuhumve naha ngaha yavuga ati mwamvuze nabi mureke mwumve iyo mpamvu ari impamvu ushaka kuvuga ngo ibi bintu by'ubuwerewere babikuremo birababaje bamuvuze nabi yarangije gutanga se babarira wumve ariko hano nabo babizirikana ko iyo amafaranga yo ntekereza ko atishyuzwa umuco wo gushima no kwihangana bikuranga bigomba kuranga umuntu ariko nta gikuba cyacitse nta gikuba cyacitse kandi
nawe ubwiwe nyiri ukubivuga yagombye kurangwa n'indangagaciro za kinyarwanda akagira umuco wo kwihangana no gushima kuko hari yagombye no akantu nabonye kari trend ngo umuco wo gushima ntabwo ari aho. bazi serivisi dutanga zica mu uko byagenze kuko kampani iri kuvugwa ariko iri kuvugwa nabi, ntabwo iri kuvugwa mu buryo buri positive. gusiga icyasha kampani nibaza ko ari ibintu bigoye ku muntu wabikoze ntabwo ari ku rwego rwo gusiga icyasha kampani. nanabwira ko ababashije kubibona mu buryo butari bwiza basanzwe bazi serivisi dutanga zica mu aho muco. ushaka ntabwo ari aha. Izina rya ufite kampani ntabwo akarimi k'indyarya. navuze dufite inama n'aba investors kosore nayo ubwe turaganira tumubwira aha ntushaka so icyo rero twabasabye kuba twaganira tukabereka amakosa y'ibyabaye aha niho nshaka babikosora bakoresha nanone indi terme aha niho nshaka idaragiye ariko mu by'ukuri hahamagawe kampani yindi itandukanye no mu kujya gukosora bakoresha nanone indi terme idasobanura Marshall Real Estate bakoresha ngo Marshall Estate n'amakosa menshi. ayo makosa niyo yago yazize Marshall and Marshall, what? Seriously? What the difference? ngo ikosa ryabayeho nuko bakoresheje masho mbere yo gukoresha marishari. Bivuze ngo aba bantu iki kibanza kugitanga byari mu rwego rwa publicité, kubakorera publicité bakavuga izina ryayo imbere y'abariya bantu barangiza bagahereza yago ikibanza. Yago abakozi be bakoze nabi, nyir'ubwite nyiri gutanga ikibanza nibyo ari kwivugira, bakoze nabi ntibakoze ubwo bagombaga kubikora. Mwumve ariyo mpamvu ikibanza cyabuze. Kampani yindi itandukanye no mu kujya gukosora bakoresha nanone indi terme idasobanura Marshall Real Estate bakoresha ngo Marshall Estate n'amakosa menshi yabayemo. So icyo rero twabasabye kuba twaganira tukabereka amakosa y'ibyabaye babikosore nayo ubwe turaganira tumubwira igihe duteganya kumumurikira ikibanza turamumenyesha. Ariko iyo statement ikomeje gutrendinga hirya hino yaradutunguye. Kudutungura rero hakabaho kwibaza ngo ese icyo twatanze ni impano umuntu arategereza nta gihe kinini mu by'ukuri cyari gishize ku buryo utegereje yarambirwa cyane cyo bitewe n'icyo ategereje ni ikibanza ni ibintu biri very expensive. So rero ibyo ni bimwe nanone nk'uko navuze dufite inama n'aba investors. Iyo tuvuze ikibanza mu mujyi wa Kigali ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Ibyo ni imyanzuro ifatwa na board ya company bakamenya ngo ese igikwiye n'iki bitewe n'ibyabaye ubundi umwanzuro ukaboneka. Izina rya kampani ntabwo ryasizwe icyasha nkurikije uko byagenze kuko kampani iri kuvugwa ariko iri kuvugwa nabi, ntabwo iri kuvugwa mu buryo buri positive. Gusiga icyasha kampani nibaza ko ari ibintu bigoye. Mu yandi magambo icyo nshatse kuvuga nimuza kumva murumva ahantu ibintu byahereye kugira ngo uyu mugabo adahabwa ikibanza Yago, kubera ko abantu be bavuze kamasho niba ari kamasho kugira ngo bavuge ngo marishari bakavuga amasho. Ariko kimwe n'icyongereza ikindi n'igifaransa by the way ni kimwe ni kimwe kubyandika ni kimwe nk'uko ubivuga. Aravuze ngo bakosore none se bongere bakora ikindi gitaramo barakora ikindi gitaramo bakora ikindi gitaramo bongere basohora album ngo baravuze ngo masho Sande none se ubwo ntago wahagaze kuri stage we ntigeze ajya kuri stage ugavuga oya noneho akavuga ngo gutanga ikibanza ngo ntabwo ari ibintu byoroshye ngo tugiye kubonana. None se wahagaze uvuga ibiki kuzi ko ikibanza mu mujyi wa Kigali kitoroshye wahagaze uvuga ibiki? ubwo nawe yageze hariya baramenya kampani akorera yari yavuze bamuhaye umwanya. Ese avuga uruhe rurimi? None se niba MC avuga icyongereza marishari na masho si kimwe? It's the same shit. Sorry. ahubwo se yitabye kuri stage agiye guhagararira ihe kampani n'ibiri bari bayivuze nabi. Mureke tugende twumve abandi, hari abantu bamaze kumva. Reka twumve Oswakim hanyuma tugaruke kwa babyeyi. Oswakim se yabonetse haba babyeyi? Yego nabonetse. Okay. Reka dusesengure iriya interview yo ku kibuga cy'indege uyihuze n'ibyo maze kuguha ariko utabibwira abantu. Yego byonyine gukorera interview ku kibuga cy'indege harimo ubwiyemezi bishobora gutuma abantu banatekereza mumbabarire gukoresha interview ugiye ku rugendo kugira ngo werekane ko ugiye gufata indege ugiye guhura n'abandi bashoramari harimo ubwishongozi. Ikibazo nuko aba bantu ntaza bari wendaga bari
abantu biyubashye wenda igihe kizagera bakisobanura ugasanga wenda nabasesenguye uko bitari, ariko gusesengura ni uko nyine. Ntabwo gusesengura iteka n'igihe cyose ari facts, uvuga uko ubitekereza, uko inyurabwenge yawe irimo kubikwereka. Kiriya ni ikintu cyo kwerekana twebwe turakaze. Abashoramari abo dusangiye imigabane ni abanyamahanga i Dubai, ntabwo tumeze nka ziriya nyamukondogoro zindi nyine zo bari kuvuga ngo zindi, sibyo? Icya kabiri, uko ari kuvuga ngo bamuvuze nabi, muri kubisesengura ntimubyuzuze. Ntabwo ari ikibazo cya Marshall cyangwa cya Marshall, ahubwo nuko bibagiwemo ijambo real. Aravuga ngo bavuze Marshall Estate aho kuvuga Marshall Real Estate. Iyo real niyo yimishije Yago ikibanza kuba barayivanyemo. Hanyuma ikindi, avuga yuko bahamagaye abandi bantu aho kugira ngo bahamagare. Mu by'ukuri si impano hari, banza cyari impanguhe. Muradukorera mentions mu gitaramo, muzikore neza. Nimuzikora neza tuzabaha Yago tuzamuha ikibanza. Akongera kuvuga ko bihenze. Kuki yeme gutanga impano ihenze? Akongera akavuga ko ubwo ni nk'icya gatanu, atari gufata icyemezo, ko icyemezo gifatwa na board. Ururimi rw'umuyobozi nkuriya cyangwa umushoramari nkuriya rushobora gutuma abantu batamwizera, rushobora gutuma bamukuraho icyizere. Hakwiyongeraho ibyo Yago avuga byo guhemukira abanyarwanda batuye mu mahanga, ukahita ushobora kuvuga ko atabeshya. Nk'abantu mwe, iyi mihanda ntabwo ari ukuyisukira. Igihe uzi ko utateguye uko communication yawe izagenda, utarekoreye igenabikorwa, icecekere, ubanza ushyira ibintu ku murongo. Naho ubundi bashoboraga kuza bagashora imari bakagenda gahoro gahoro kugeza izina ryabo baryubatse bakora neza. Naho niba ari abantu baje gukora nka ba Tom Transfer, nk'abantu mwe ni ukwigengesera. Reka ngarukiriza aha ngaha, murakoze. Oswakim, ukiri aho ngaho, uyu mugabo mu bisobanuro bye, iyi ni impano? Uko mbyumvise ikiganiro yagiranye n'uriya munyamakuru, ntabwo ari impano uko ari kubyumvikanisha. Si impano, ariko akongera akavuga ko ari impano ngo barategereza. Ariko nyamara impano isaba ibigombero, icyo bita conditions, isaba ibigombero, ni conditional. Ntabwo badukoreye neza mentions, ntibatuvuze neza uko twitwa, ikindi kandi batwitiranije n'abandi. So ni ukuvuga ngo iyo Yago adasakuza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu bitangazamakuru, ibyo bamwemereye yari buzakura y'amaso. hanyuma ko bavuga kubikosora, Yago azakora ikindi gitaramo, bizagenda bite? Iyo ni blague. Ntekereza yuko Yago nawe natagaragaza ko ari ibyo bumvikanye. Impano ntabwo yishyuzwa ku ngufu gutya. Niba ari impano atari ibintu bari bumvikanye bya win-win, azaceceke nta kundi. Ntabwo ariko bigenda. Oswakim, ndakubwira ko itegeko ingingo ya 36 irasobanura neza. Ingingo ya 36 irasobanura neza iby'impano. Ibi ngibi biri mu Muri iyo itegeko. tegeko iyo bavuga impano n'amazungura n'ibiki se, umubyeyi ko yicarana Uretse n'abana gato, be reka twifashishe atuguhaye ibyo ni ku umunyamategeko. babyeyi n'abana, ntabwo Reka sura n'umubyeyi wa oya, Yago. reka twifashishe umunyamategeko w'aba babyeyi. Ijambo ni ry'aba babyeyi. Dufashe kuri iyo ngingo, ntabwo muri buze kunshika. Icyo nshaka uyu Sawa sawa. munsi nitugera kuri KTN Rwanda, niyo mpamvu niyo yatumye nzaha, niyo nshaka kugira ngo ive muri uyu mwanda. Aba babyeyi, ijambo ni ryawe, uze no kutubwira kuri iyo ngingo. nagira ngo ibi bintu by'abo basore ni bimwe bizagera aho binaturambire. Reka mbabwire kimwe mu bintu bigaragara cyo ni kimwe. Hagati y'iriya kampani, numva noneho ntashaka no kuyimentioninga, hagati y'iriya kampani na boss wayo Ntabwo na twongera kuvuga Yago. n'izina ryayo, tujye tuvuga i Bugesera, ujye uvuga i Bugesera. ndetse tuvuge Bugesera cyangwa nyiribibazo Okay, n'abadiaspora. hagati y'iriya kampani y'i Bugesera na Yago, Na KTN ndayanyita yo kampani twayivuga y'i nta Bugesera. kibazo. KTN yo yavuga kuko yabaye victime kandi ikora neza. oya turanayizi Urumva, KTN regaye. iriya kampani y'i Bugesera na Yago bajya gukora igitaramo bamuhaye 1M. Icyo ndimo gusoma muri iyi map, bamuhaye 1M y'amafaranga kugira ngo bagire access kuri public ya Yago.
ariko banumvikana yuko buriya bumvikanye yuko bazamuha n'ikibanza donc faisait partie ya contract, ariko ikibanza kikaba ari donation igomba kubuminga nuza kuzamura nuza visibilité iriya kampani y'Ubugesera. Icyabaye birashoboka yuko yagwa, ahubwo yabijeje ibitangaza yuko igitaramo cye kizaba ari icya hatari, publike ye izazamura reputation cyangwa se visibility y'iyo nuza, iyo ari publike ihagije izazamura visibility y'iriya company. Hanyuma nyuma y'igitaramo bakategereza umusaruro, engagement y'abo bantu bari mu gitaramo bakayibura, kuko tuvugisha ukuri sinjya mu bitaramo, ariko bijya bimbaho nkareba video z'abantu bagiye mu bitaramo. Bariya abantu bagiye mu bitaramo ntabwo ndi buze kubapfobya, ariko murabaza bagiyemo nabigaragajemo cyane mu gitaramo cya Yago, kuko tuzi uko byagenze, baninjira n'agatente bikagenda kwa kundi, bamwe ntibabashe no kwinjira, abandi bakajya binjira bongera basohoka, tuza barwaniyemo hagati y'abahanzi n'aba DJ n'iki byose. Bariya abantu ni bangahe bafite ubushobozi bwo kwigondera ikibanza icyanyacyo, purchasing power? Donc Yago yabamamaje kuri publike itari ya nyayo. Icyo bari basigaje rero ni ukuvuga ngo muri communication bibaho gutemuza, ukavuga ati okay, the plan didn't work, reka dutemuze turebe ko hari ikindi cyavamo. Aba bantu iki kintu iyi saga bayumvikanye. Godfather, nkurikije ibyo maze kumva na muhariya mu gikari, abo bantu isaga bayumvikanye yuko bagiye kuyiha uburemere kugeza igihe buri munyarwanda wese amenye Masho estate cyangwa amenye iriya kampani y'Ubugesera. Icyo nicyo kintu cya kabiri, kubera yuko public bari biteze ko nuza clientele bari biteze ko igitaramo kiri bubahe siyo cyabahaye. Ashobora kuba yaberetse imibare yo kuri YouTube y'aba diaspora bakurikira ntuza, akavuga ati abangaba ni abantu banjye bafite n'amafaranga, dore barananyohereza, donc bafite neza, nimvuga barumva, nimumpa ikibanza biraza gucamo. Iyo declaration niba barabayoboka bakaba barasanze bitavuye, bakaba bagomba gukora backup plan. Iyi rero ikaba ariyo backup plan, ko ntabwo ushobora kumbwira yuko aba bantu ibimenyetso bindi bitari navuga ngo iki, bitari tangible, ariko ushyize mu nyirabwenge bishobora gutuma ukeka ko ari plan backup plan, byose biruzuye muri intuza yabo. Noneho rero sasa reka tuvuga kuri iki kintu cy'impano. Impano ubusanzwe pledge aho iba hose, niyo yaba ari perezida wemeye umuhanda cyangwa wemeye amatungo, nta muntu urekrama, urategereza akayiguha, cyangwa se ukajya wibutsa gahoro kugeza igihe bayiguhereye. That's one. Impamvu yagoye arimo kugira nuko byaba byose nkeka ko afite abaloya bajya bamuburanira nk'ibyo ngibyo, azi aho uburenganzira bwe bugarukira. Niba atanabuzi nabyo navuga ngo ikese yajya gukonsilita. Ariko noneho impano iyo wayitanze, hari ibintu byinshi bishobora gutuma wisubira, including kuba uwo wayihaye. Godfather, uze kureba inbox akantu ingingo nakohereje, including kuba uwo wayihaye atakwitwayeho neza, ushobora kwisubira. Kimwe nuko ushobora kwisubira mu gihe utarayimuha, itaramugera mu ntoki, kimwe nuko ushobora gusubira inyuma ukamunyaga. Icyo ngicyo amategeko anabigena neza yuko uyimunyagana n'ibyo iyo impano yabyaye byose, uretse ibyaba byaragiye mu maboko y'abandi. Bishatse kuvuga ko rero mu by'ukuri mu mategeko nta kintu na kimwe Yago yakabaye arekrama uretse gutuza, kereka niba afite kontra ihisha ahantu ivuga yuko ikibanza cyari kiri muri strategy ya marketing yabo. Ikindi nagira ngo nisabira abantu, ni impamo y'Imana, ibi bintu biraza kutugarika kugenda ugakorera. Buriya hari ikintu mu myaka maze nkorana na Oswakimu, hari ikintu namwubahiye cyane. Mbere yuko akorera marketing ikintu, arabanza akajya kugutaho. Ndakubeshye Oswald, arabanza akajya kugutaho akareba niba izo serivisi agiye kwamamaza arizo za ntabwo nyazo, ubeshya. kubera
kuko nzi ahantu nk'ahangahe twajyanye ugiye kureba niba izo serivisi zikora, kubera yuko iyo wamamaje ikintu ejo abantu bakabona ni ubwesikoro, ukamamaza icya kabiri ejo bundi abantu bakabona ni ubwesikoro, ukamamaza icya gatatu ejo bundi bakabona ni ubwesikoro, ubutaha uramamaza ntibicemo. Nagira ngo muribuka umuntu watuzaniye uri kuvuga Chita none se ntabwo ari watuzaniye Tom Transfer ibyo azana byose nta na kimwe gitinda. Hanyuma babavuzi ba gakondo bo ntiyawakozeho, ntawe atazamamaza aho. hanyuma iki kije kindi cyo kiraza kugenda gute rero kayago ari akantu gatoya mu bibazo ino mashwa niba ari mashwa ifite ni akantu gato, nubwo mwanze kuvuga izina ryayo ngo bayivuze nabi, ni gato cyane mu bibazo ifite. Abantu bacuruza serivisi za marketing babe careful, ntibahumwe amafaranga n'inuza. Next time ngira ngo sinzi niba hari umuntu ushobora kubona interview ya Dr. Murangira mu minsi yashize avuga ati kandi guys umunsi umwe tuzabatwara nk'abafatanyacyaha muri ibi byaha by'ubwescro, ko mwamamaza bescro bugacya bamara gutwara imitungo y'abantu ayanyu mwayegukanye bagasigara barira. Ubwo rero uwo barazanatwara wagiye Dubai ngo kubaza bodi sha nagaruka muramugize amahirwe ahubwo. Nabyo babicungira hafi. Murakoze. Yes sir. Yes, Pascal arakoze. Ndagira ngo mbahe ubuhamya mu munota umwe n'igice. Twamamazaga ikintu cyitwa niba ari kunga therapy. Noneho nkumva ko kunga ni ibintu bikoreka bishoboka. Nabanje kubumva bwa mbere kuri Radio Rwanda mu kiganiro cya Kwizigira, bakoreraga hafi yaho Radio Cibiteni ikorera hariya ku karere ka Gasabo. Noneho umugabo wayoboraga arampamagara ashaka ikiganiro cy'ubuntu ngo asobanure ibyo bintu byakunga. Ndavuga ibyo bintu nabonye mu byamamaza, kuva mu byamamaza nta kiganiro cy'ubuntu naguha. Nyuma aravuga ati reka dukorane, noneho akajya yishyura. Turabamamaza bamaze kuryoherwa n'amafaranga y'abantu, batangira kuzanamo ko bavura autisme. Bazanyemo ko bavura autisme, ndasoma nsanga autisme ntigivurwa. Abantu b'abahanga bakanyarikira batoswaduri mu biki kukiri guhijamba abantu bavuga ko bavura autisme kandi bidashoboka. Noneho bajya baza mu kiganiro nkababwira ni uyu munsi muvuga ibindi mukora ariko ibya autisme nibizemo. Yacikwa akabivuga nkamurahiza. Umukobwa witwa Peace kuko boss wa Genuine Kunga Therapy yageze aho ubutegetsi arabwiyambura, abanza arabonaga ibintu bigiye kutaba byiza, abuha umukobwa bwose utazi n'iby'ubuvuzi byari byo n'amasaje ashobora kuba atanayishobora, ngo abari uyobora Genuine Kunga Therapy. Peace twaramurahije muri studio turamuhagurutsa, abantu babibona. Uko kwezi niko kwabaye kwa nyuma. Hanyuma Genuine Kunga Therapy iri muri bya bigo Minisante yafunze by'abantu bavugaga yuko bavura, ubundi ibintu by'ubuvuzi ntago byamamaza. Ibyo Pascal rero yavugaga byo kujya gusuzuma niba abantu batarabateka mutwe, nibyo koko ndabikora. Abandi bantu namaganye nkababazwa nuko igitangazamakuru nkoraho cyabahaga umwanya n'abantu bamamazaga ko bavura, ngo bavura inyatsi, bongera uburebure n'ubugari bw'igitsina. Nkavuga ni radio yacu ntabwo ikwiye guha umwanya abo bantu baba bari kubeshya bafatira abantu ahababaye. Iyi kampani rero ituraje hano ijoro, nkurikije uburyo irimo kwigaragazamo buvudutse cyane, ibihembo irimo gutanga, ibibanza ngo cya miliyoni 2 sinzi niba bikibaho mwa abantu nka hafi ya Kigali, byanteye impungenge nuko kwimana ya n'abakene irimo kubakira ngo nta bakenera ifotoza nuko hifotoreza nta mukene yubakiye. Uribuka abantu STT yubakiye n'amahene yatanze? Ntago ari kubyibuka Pascal. Barahari, uzarebe mu marshive y'amavideo, hari abantu STT yahaye amahene mu giturage before yuko donc ari strategy ya mbere yo kwibranding. STT Godfather iyi ngiyi yari abantu amafaranga cyane cyane abarimu. Yakoraga mu buryo bwa pyramids. So abanyamakuru bagenzi bacu genda bagira inama, ndabasaba wenda harimo bamwe banabikora nkana,
bakifatanya n'abantu bari kwamamaza ibintu byiba abaturage. Ntabwo ndi kuvuga ko iyi kampani turi kuvuga yiba abaturage kuko nta gihamya ngifitiye, urumva, ariko iyo birimo ingufu nyinshi cyane no kwizeza abantu ubundi ubona by'ibitangaza bisaba gushishoza. Je rero nasaba iyi kampani ituraje ijoro kwitonda ikagendesha gake gake, amafaranga akazagenda yunguka gake gake, naho ubundi iratuma abantu bayigirira impungenge. Patrick brother wazamutse umwanya n'uwawe, fata umunota niba utari mu kazi nawe ugira icyo tubwira kuri kino kibazo turi kuganiraho cya Yago yemerewe ibibanza. Ese ninde azagitanga ntazagitanga? Wowe urabibona ute Patrick? Muraho neza mwese, ndabasuhuje. Akasamutwe, Aziska, Swalid n'abandi mwese muri hano turi kuganira kuri business. Ngira ngo Sande yakomeje anshotora ariko bigeraho ndavuga ni reka tuganire business. Hari ibiganiro Raziska ajya akora afatanyije na Bahati bivuga kuri business, niba ari on Thursday. Ariko tugarutse kuri ino ngingo turiho ikibanza ngo na Yago. Yago he's my young brother. Ngira ngo naherukaga kuvugana nawe ubwo Godfather yamuhostingaga hano kuri Space afite concert, and ndumva ndi umwe mu bamufashije nibura gutegera umuhanzi umwe indege kugira ngo aze kuririmba. He's a very nice guy, very committed and a hard worker person. Kubw'ibyo nabonye ibintu arimo n'iriya company. Sinzi abantu bari hano uko bangana, ariko nagira ngo mbatangarize abari hano yuko conversation nagiranye na Yago abenshi babonye kuri tweets, that was me. Uriya yari njyewe wabwiye Yago yuko I'm in the court, ndi mu rukiko n'ino company. Ibindi bijyanye n'ibibazo mfitanye nayo biracyari mu biganiro, so kugeza igihe bizakemukira. Ariko ku bantu batari mu Rwanda cyangwa se ba diaspora, Rwandan diaspora, you need to be very attentive. And kugeza ubu tumaze abo mbashije kumenya turi abantu 6 bafite ibibazo n'ino company, ariko jyewe ku bwanjye process yatangiye muri court process, commercial court ndumva ariko bayita. So ibindi byo ni company ijya kumera nka ya yindi yagurishaga imodoka, like according yuko nyibona. So ntabwo nzi what's going on, but it's crazy. Patrick urakoze cyane. mube muretse Twageze mu badiaspora nshobora umwe muri kubumvisha nabi. 6 bazwi nako. Urakoze Patrick. Turi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe, naho duherekeje abanyeshuri bagiye kwiga mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane ariko abagiye kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa. Mu isashe twabakoreye video y'abanyeshuri bari muri process yo kubona ibyangombwa, by'umwihariko ko tuherekeje abagiye muri medical check up, by'umwihariko bagiye kwiga mu bihugu bigiye bitandukanye, yafashwemo na Global Link Education Services. Uyu ni wa munsi kugira ngo tujyane nabo banyeshuri tubaherekeze, nyine tubereke urugendo twatangiranye nabo, dutangira application, dutangira gushaka ibyangombwa bigiye bitandukanye, ndetse n'urugendo rwa nyuma rwo kuberekeza mu gihugu cy'Ubushinwa. Bizeza ko n'ibinashoboka
binashoboka kandi cyane nibagera aho bagiye tuzaganira nabo byakanye. Tugwe n'abanyeshuri kino cyiciro cya mbere, turagana n'icya kabiri, tugwe n'icya gatatu, twumve impumeko ibarimo bose muri rusange. Sisi tumeze neza? Yego meze neza. Amakuru yawe? Ni meza. Akamwenyu kari kose? Cyane. Singibyo byose? Kwita? Alice. Ugiye kwiga? Muri China. Ugiye kwiga muri faculty? Ugiye kwiga pharmacy. Kwiyumva gute byakaka? Neza. Waplayinga bwa mbere wari wizeye ko kigiye kizagera ukamera gutya cyangwa wari ufitemo gushidikanya muri wowe? Oya, ugomba kubyizera niyo bidakoze nyine ukomaho. Ariko nyine umuntu aba agomba kubyizera kuko ikintu cyose ugiye mugomba kuba ukizeye. Yego. Uhamye wabutangira wese gushikaza umwana ati wagana Global Link Education Services yagufasha bikagenda uko. Process yatangiye ryari irangira ryari umaze ikintu rute muri process yo kugira ngo ubashe kubabona admission letter ndetse na tike yakakanye ko bajya kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa? Natangiye mu kwa gatanu. Yego, then yego. Amahirwe n'umugisha mu byo ugiyemo, Imana izabane nawe. Murakoze. Umeze gute wowe? Meze neza. Uzunguza umutwe ntakomeze. Meze neza nge nta kibazo. Amata. Amahoro. Amahoro kuri twese. Uri kwiyumva gute byakakanye? Neza. Umwe mu bantu bakoze process ya application bwa mbere, wabyizeye gute? Ine icyizere ni cyo umuntu aba afite ibindi bikaza nyuma. Kirimo n'isoni ahubwo bizashoboka. Nta soni zirimo. Uzazereka umushinga ugiye gushibo nawe? Soni. Material zizinjira nizo soni ko? Ntago byakwanga. Ujye kwiga iyi faculty? Pharmacy. Pharmacy muye degree? Bachelor degree. Okay. Bonne chance amata. Thank you. Uzabura amata mu Bushinwa. Musameze bite? Fresh. Muri amahoro? Imeze neza ntare. Shagirukana wallahi swagari zose ariko wako yagenze bite? Ari imbeho. Witwaje icyahe cyo? Ibyangombwa. Ni mu Bushinwa nawe? Faculty? Pharmacy. Umushinga muri pharmacy mweze wa? Wapurenze ryari wowe? Mu kwa karindwi. Kwa karindwi. Umuntu ntizigiye. Kwezi kumwe. Ngiye mu kwa 9. Umunani kumwe kugira kwa 9. Ubwo kwezi kumwe n'imisi. washishikariza umushuti wawe cyangwa se undi mujene mugenzi wawe kuba ya joininga Global Link Education Services kumufasha kuba yabona scholarship mu bihugu by'amahanga? Yego, ibintu nyine service batanga, cyambere service nziza, ikindi nuko birakora. Kugizeye nka ryari utangira kubibona wenda babyamamaza bavuga ati hano abantu bafasha abanyeshuri kujya kwiga mu mahanga dute naga igibura ku muntu kavuga nese sintimba meze nk'ababandi, wowe byizeye gute ku buryo uvuga ati reka joining abano bantu ku buryo n'amafaranga ya service bakwa kuvuga ati nshobora kubona yatanga nyuma yo kubona admission letter? Kubyizera byagendeye ku bandi nabonye bagiye, icyizere kiraza nyine mbona ko bishoboka. Icyizere kiba kirakuremye cyane. Bonne chance umusaza, uzahirwe mu byo ugiyemo, ubushima uzabwitwarira cyane. Yego system izite sawa fresh amahoro bakwita Adine ugiye kwiga China mu yifakirite e-commerce yego uvuga nkoranyambaga n'iki byose kuko nabangu ugiye kwiga yego ubuse nanjye ko ncuruza nkoresheje imbuga nkoranyambaga sisuye kunkora ku kigaki kucyo hisemo iyo fakirite uko mbikunda kucyo hisemo mu Bushinwa nyine biterwa n'impamvu z'umuntu, ariko ngewe niyo nkunda nyine nabonye ari heza tu. Ufite umushuti wawe wizeyo ubuhamya cyangwa se wayibonye gutya nawe? Wapi nawe mfite wizeye Grace? Nyine ugomba kwizera ikintu ushaka, ugomba kugira icyizere, utagize icyizere ntabwo wagera ku cyo ushaka. Amahirwe n'imigisha kandi ugira urugendo rwiza. Nakoze. Umusaza bimeze bite? Bimeze neza ntari. Turamahoro ntari. Ubona wanegetseho mu ijoro. Birakwiye.
wafunze iki se batagira umuntu ndunguruka dukeneye kurunguruka aya amaso yanjye ntabwo ari ngombwa kwereka abantu ntabwo acuruza bakwita banyita Foko ariko ubundi njye nitwa Begin bakwita Foko ubundi nitwa Begin yego kandi ni beginning yo kuba ugiye kogoga amahanga hafi yo kwa Jackie Chan njyewe hariya niba uhazi aho ngaho kaminuza biraturanye neza uzajya uva mu rugo ujya kureba Jackie Chan aze no kuntera ikibiriti nanjye mutize kuri gazi ibintu bigende neza watangiye application ryanjye nayitangiye mu kwa gatandatu ndagiye ugiye kwiga muri faculty International Economics and Trade iyihe degree bachelors yego amarwe n'imigisha umusaza merci namwe za yani ni wacu umusaza mwize bite so urakomeye amahoro yani uri umwe mu bantu bakomeye bari hano ntabwo birakunda neza turacyari kubiharanira kwita Paul Kwizera master's degree in chemical engineering and technology. Yeah, right. Nzi ko abantu bageze aho ngaho inama bahita bajya kwishakira indi bintu bo bitekereje gute gukomeza kujya kwigira kandi mu Bushinwa. Navuga ko ari kimwe mu nzozi zanjye kandi ko ari ikintu nge mba numva nishimira, ni ikintu kinyura kumva ko umunsi ku wundi hari icyo nakiyungura kiyongereye ku cyo nabanze. Nicyo kintu kinshimisha. Icyo gukuriye gukorana na Grace. Grace mbere na mbere abakozi bayo bayikoramo hari uburyo batanga icyizere kandi icyizere batanga ntikibe mu kuvuga mu kugitanga gusa bakakirinda. Ni abantu rero b'inyangamugayo kandi ndetse bifitemo ubumuntu cyane ndetse bafite uburyo nyine ibintu bakora bifite ireme. Nicyo cyankururiye hanini gukorana nabo kandi uburyo bwa communication bafite n'uburyo buri form bafite formal communication, bafite communication iri effective ku buryo nicyo wagiraho dute uyibabajije urasobanukirwa ugasobanukirwa ku buryo nta doubt ushobora kugira kabisa, nta kibazo ushobora kugira ngo uvuge ko wakiburiye igisubizo uri gukorana na Grace. Yes, right. Asimana bajya batubwira ngo umuntu atangira kwishyura amafaranga service ngo admission retije nibyo cyangwa bagira ngo twishore. Niko kuri ahubwo nawe ndagukangurira kuza rwose. Okay, ndagushimira umusaza wikana ugira urugendo rwiza uzagenda amasomo meza. Thanks a lot. Uyu rero ni mu docteur. Usemeze bi? Sawa. Amahoro. Amahoro cyane. Cyagiye wedurukana barakusiza ngo wagiye kwiga ukuze. Reka da. Nibyo kwiga ntibijya bigira limite. Wakwiga uri muto wakwiga ukuze uriga. Ugiye kwiga muri iteye ubwo barugiye kwiga muri degree? Ni masters. Yego program. Masters. Ni faculty? Ni faculty of Energy and Power Engineering. Yego. Bushinwa nawe? Yego. Kuki bise mu Bushinwa? Ubushinwa ni igihugu kiri develope. Ikindi kandi kikaba giteye imbere ku bijyanye n'ibyo ngiye kwita mu gisata cya science na technology. Bushinwa buri hejuru cyane. Nkaba nshaka gukarifiya by'umwihariko ku byo nize ku ngufu zisubira na power muri rusange. Yego. Umuntu wasoje icyiciro cya bachelors nicyo amushishikariza wowe nkawe ugiye kwiga masters? Ikintu namushishikariza bisaba kwa upgrading level kugira ngo umenye byinshi byisumbuyeho, kuko iyo ukiri muri lisanse hari ibyo ubutaramenya by'umwihariko mu bushakashatsi bwimbitse buri advanced. Umuntu rero uri mu gisata by'umwihariko cya Energy namushishikariza gukomeza kugira ngo akore ubushakashatsi bwimbitse, kuko u Rwanda rukeneye na Afrika muri rusange dukeneye abantu be improving ubumenyi ku bijyanye na Energy, kuko niho
igihugu kiba gifite ingufu nyinshi cyane kugira ngo iterambere rizamuke muri rusange. So ndagushimiye uzagira amahirwe n'umugisha mugiyemo ndetse n'urugendo ubare rwiza. Murakoze cyane namwe DC TV. Umusore durukana ari umusore w'umunyamasoni. Ni byiza. Ari. Bimeze sawa. Amfashe ngereye amahoro. Ugereye amahoro. Nibyo gufashe nabyo ntago byari byoroshye n'ibiri imbere azabikomeze kandi cyane. Ujye kwiga mu cyo gihugu ugiye kwiyifatira. Ngiye kwiga mu Bushinwa, ngiye kwiga computer science. Informaticier ugiye kuduhagarara mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni cyo mu bihugu biteye imbere cyane muri technology by'umwihariko muri niyo faculty tugiye kwiga mu computer science byabiri abari ibintu byiza cyane. Kucyo hisemo computer science ndetse no mu gihugu cy'Ubushinwa. Mu gihugu cy'Ubushinwa computer science bayitaho cyane kandi iranakenewe ku isoko ry'umurimo. Rero kandi ari amahirwe aboneka gake cyane. Bonne chance. Kumwe na Gilbert uyu ni umwe mu bavugira Global Link Education Services nkuko tunabitangiye mbebwe nyine turi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga Kigali Kanombe tumaze guherekeza babanyeshuri bose n'ikiciro cya mbere cy'abanyeshuri babashije kujya mu gihugu cy'Ubushinwa ubutaha tuzakiza n'ikindi cyiciro cya kabiri cyane abanyeshuri muri rusange bazajya mu bihugu bigiye bitandukanye. Gilbert meze fresh ameze neza. Romeo Janvier amakuru fresh cyane. Bivuze iki kohereza abanyeshuri bangana gutya mu gihe kingana gutya mu mezi agera muri atatu niba ntibeshye gutyo cyangwa ne twohereje abanyeshuri mu byiciro bigiye bitandukanye. Bivuze iki kuri Global Link Education Services? Mbora koze cyane nkuko wari ubigarutseho mu kwezi kwa gatanu twari turahanga turi kohereza abana bagera ku 10 bari bagiye kujya kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa na mafuru funded scholarship. Tugenda tubigarukaho umunsi ku wundi namwe mu biganiro bigiye bitandukanye mu bigarukaho kuri DCTV Rwanda kuri company cyangwa se ku kigo nka Global Link Education Service. Intego zacu navuga yuko tutarazigeraho kuba babonye abana 30 bagiye ubungubu muri September intake na kazi gatoya se cyase ku murongo twiyacya intego dushaka kugeraho kuko dushaka yuko byibuze buri mwaka twajya dufasha abana barenga 100 b'abanyarwanda bakajya kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa. So rero biradushimishije kuba tubonye aba 30 gusa ni ibintu byiza cyane yaba bachelor ndetse na masters wababonye abo n'abanyeshuri bagiye kwiga kandi bose ku ma full funded scholarship mu gihugu baba bagiye kwiga bahabwa buri kimwe cyose ndetse baniga mu rurimi rw'icyongereza. Hari ukuntu abantu bajya bagira ngo mwana Grace akajya kwiga mu Gishinwa icyo reka nangire ngikiriyaringa abana bagiye kujya kwiga mu rurimi rw'icyongereza. So ni ibintu bidushimishiro nka Grace muri rusange nubwo navuga yuko mu ntego cyangwa se umurongo dushaka kwerekezaho tutarabigeraho 100%. Hari impumeko ki mu babyeyi bohereje abana babo by'umwihariko hari benshi bagiye bakora n'ama company zigiye atandukanye ugasanga barabaka amafaranga ya service mbere yuko babona ibigo timu yaduye tuzabashakira ikigo uyu munsi umwe uko mukora murashaka ikigo cyamara kuboneka turishyira service dukomeze process zigiye zitandukanye mu babyeyi ni mu mpeko ki wagiye ubona inshuro zirenze imwe zigaragaza wenda uko bareacting nyuma yo kubona service mwe mutanga? Bo ababyeyi barishimye cyane niko nabivuga ukurikije experience babagiye bafite ibi bintu umubyeyi wese aza muri aka kazi cyangwa se atugana aho dukorera kuri office avuga ati nagiye nyura ahantu henshi nkasanga nabateka mitwe cyangwa se abascammers. Bo iyo rero ababyeyi babonye tubafashije abana babo bikagira ahangaha hano turi ni i Kanombe ngira ngo abantu bari kubibona turi tumaskohereza abo bana bagera kuri 30 ababyeyi twe turi kumwe nabo abana bagiye kujya gutangira amasomo kandi bikaba ari ibintu byakozwe mu gihe gitoya kuko dutandukanye n'abantu usanga processing imaze umwaka umwe cyangwa imyaka 2 ugasanga umwana yatangiye application mu kwezi kwa karindwi mu mpera z'ukwa karindwi mu ntangiriro z'ukwa 9. Bo ibi bintu nta kindi bisaba umuntu wari wese wifuza rwose kujya kwiga hanze. Abongereza no bajya babivuga neza ngo flow who knows the road
kurikira abazi inzira niko navuga tugenekereje no kuvuga ngo umwana wese uba ufite ibisabwa nta bindi twagiye tubigarukaho no kuba afite amanota yarasoje ikizamini cya leta agatsinda neza akaba afite diplome yiwe akaba afite passport uwo wese iyo ubishaka uraza muri Global Education Service nabo byaratinze baraje nko mu kwa gatanu so gutinda kubera ko ari twe tuba twaratinze ahubwo umwana bagomba kujya kwiga niba ari September intake abazagenda mu kwa 9 ubu ngubu akakanya turi kuvugana tugiye gufungura March intake ubwo no kujya kwiga mu kwa gatatu umwaka utaha kuvuga yuko mu kwezi ku kwa 9 tugiye gutangira kwakira ama application mashyashya y'abanyeshuri yaba barangije secondaire uyu mwaka ndetse n'abari bararangije mu myaka yashize nabo bemerewe kuza gutangira application abo bana bose mu kwezi kwa gatatu nibwo tuzaza kubohereza bakajya gutangira amasomo yabo mu gihugu cy'Ubushinwa cyangwa se no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye tugenda dukorana nabyo icyo bivuze nuko guhera muri uku kwezi kwa 9 kugera mu kwezi kwa 2 umwaka utaha tuzatukiri kwakira application z'abanyeshuri bifuza kujya kwiga kandi abo bose bagendera rimwe muri March intake yego twibutse kuri promotion mufite ku banyeshuri bagomba ku applyinga March intake yego ku banyeshuri bashaka ku applyinga March intake twashyizeho promotion by'umwihariko ku karusho ku bana bagisoza secondaire uyu mwaka no kuvuga umwana wese uri kudukurikira kuri DCTV Rwanda akabazo yuko yakoze ikizamini cya leta uyu mwaka ari bwasoje ikizamini cya leta abo bana twabashyiraho discount cyase promotion ya 30% ku mafaranga asanzwe yishyuzwa ya service fees ni ikiguzi umwana atanga na amafaranga make yifashishwa mu guprocessinga izi ngendo zabo kugira babashe kugera ku ishuri yego gushaka amaviza ibyangombwa byose kubajyana CH gukora ama medical check up ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze rigeze kubigarukaho tuba dushaka kugira ngo tumenye se ko umwana agiye ahagaze gute niba turi abantu mu buzima tugenda indwara zigiye zitandukanye nta umwana uhezwa cyangwa se ukumirwa ngo afite uburwayi bunobu ahubwo impamvu nyamukuru ituma dukora izo medical check up no kugira ngo niba umwana afite uburwayi nabasha kugera hariya tuzamenye uburyo akurikiranwa mu gihugu cy'Ubushinwa tuba dufite abakozi benshi by'umwihariko yuko umuyobozi wa company ari naho nawakorera umunsi ku wundi rero biroroha cyase biratworohera kumenya gukurikirana ubuzima bw'umwana ufite uburwayi akabasha gukurikiranwa mu buryo nyine bworoshye kuko aba yaravuye hano mu Rwanda dufite raporo ya muganga twibutse uburyo Global Education Services mu bagiye kudukurikirana akakanya ufite umwana yifuza ko ajya kwiga mu mahanga yabasha kubajoininga umuntu ufite umwana akaba yifuza yuko yajya kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa reka uyu munsi nze kwibanda mu gihugu cy'Ubushinwa kuko abana tugaragaje bagera kuri 30 n'abari bagiye kwiga muri China namubwira yuko nta kindi bimusaba yadusura kuri office yacu dukorera Kigali Nyamirambo ahazwi nka Maison Trésor hari zone imaze kumenyekana cyane harazweho marangi hariya neza Nyamirambo uturutse kuri 45 nko muri metero 300 Maison Trésor etage aho ngaho rwose bayigezeho dukorera muri floor ya kabiri umuryango wa mbere aho niho Grace korera cyangwa se aka kanya ushobora guhita uduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp ni 079 20 540 32 079 20 540 iyo nimero watwandikira cyangwa tuduhamagara umukozi ubishinzwe muri Global Education Service abari online amasaha yari yose arahita gusubiza ubundi aguhe ibisobanuro birambuye cyangwa se ibisabwa kugira ngo ubashe gutangira application uzajye kwiga muri March intake umwaka utaha wa 2024 ku mubyeyi udukurikije akakanya wifuza ko umwana we yiga mu mahanga ntago ari mu Bushinwa gusa bafite amashuri mu bihugu bigiye bitandukanye i Burayi aho umwana ashobora gukora kwiga arimo aranakora n'ibindi bigiye bitandukanye ushobora kuba wagana nyine Global Education Services ukabasha kuba accessinga kuri zo services zose bagenda bagira batanga so Gilbert mushimire ku mwanya wawe kandi muranakoze ku kazi keza gakomeye mugena mukorera abanyeshuri muri rusange murakoze cyane DCTV Rwanda by'umwihariko Romeo ndetse na Clemari kambashimire cyane ubu ngubu turi saa 9 z'ijoro hano i Kanombe akaba ari akazi katoroshye mwakoze naga abantu baryama kugira ngo abana babashe kugera ku ishuri mwaratangiye mubwira abanyarwanda ati hari ahantu twababoneye babafasha kujya kwiga biba ari byiza rero kuza mukabibereka se koko abo bana baragiye abagiye babukurikira mu biganiro bigiye bitandukanye barabibonye abana twagaragaje ahangaha nibo bana bagiye babona mu bindi biganiro so mwakoze cyane namwe rero kandi mbashimira cyane abantu bibuke gukora subscribe
DCTV Rwanda man of the match Clement niho biri kubera kabisa niho biri kubera inkuru zishyushye muri showbiz niho tuzisanga. Sante Gilbert sawa sawa rakoze cyane. DCTV Rwanda. DCTV Rwanda.